Prince Terry aba yagiye mu bundi bwami bw'abaturanyi, dore ko kandi umwami wo muri ubu bwami aba ari inshuti cyane ya papa wa Terry. Terry nawe nyine aba ari umuprince mu bundi bwami, gusa nyine kubera ukuntu aba bami bombi bari inshuti z'akadasohoka, bari bariyemeje ko bagomba gushyingirana kugira ngo ubwami bwabo bugume hagati y'imiryango yabo bombi. Uyu munsi rero Terry yari yagiye muri ubu bwami kugira ngo ahure n'umwami ndetse kandi arebe nyine na Princesse Kadi, dore ko nyine ariwe bagombaga kuzamushyingira, ariko bari batarahura na rimwe. Akigerayo rero yicaye muri salo, maze umukozi w'ibwami cyangwa se umuja uko babyita nyine aza kumuseriva. Yaraje rero akimara guseriva atambutse, sinzi uko rwose ikirenge cy'uyu mukobwa cyakoze ku rukweto rw'uyu Prince Terry. Terry rero yahise arakara cyane, dore ko n'ubusanzwe yari asanzwe ari umunyamujinya. Yahise akubita uyu mukobwa ikintu yari afite ari kwihungirisha. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ariko rwose byari ikosa ribaye, mu mbabarire. Uyu rero yakomeje kumubwira nabi nkaho rwose atigeze yumva ko yanamusabye imbabazi, yari yanamusuzuguye cyane. Uyu mukobwa rero wari usanzwe rwose ari umukozi wa Kadi ndetse wakadasohoka, wari uri n'inshuti ye rwose wamuhoraga hafi, yasubiye yari no kurira. Kadi rero yamubajije ibibaye, maze uyu mukobwa amubwira yuko Prince Terry amukubise. Naho rero Kadi ati oya ntabwo bishoboka, agukubitiye iki? Uyu mukobwa yamusobanuriye byose uko bigenze. Kadi rero yahise arakara ati birumvikana ko rwose uyu muprince nta muco agira. Tekereza niba akoze ibi ngibi mu bwami bwacu, noneho utekereza ibyo akora yari mu bwami bw'iwabo. Ikigaragara cyo ashobora kuba rwose atajya abana n'igitsina gore neza. Rero Prince nyine yagumye muri salo ategereje ko nyine umwami ari buze. Mu kanya gato umwami yahise aza, maze batangira kuganira, ari kumubwira ati ni karibu kandi urisanga. Ati none se mukuru wawe ko noneho yavuye hanze, ubu ngubu nizere ko yafashe inshingano, utagikora imirimo yose uri wenyine, kubera ko cyane cyane ko mu gihe gitoya kitarambiranye uzaba ufite ubwami bwawe nawe ugomba kuyobora, ariko bwami bwacu. Numara kurongora umukobwa wanjye birumvikana ko nyine uzahita ari wowe uyobora buno bwami. Ubwo rero mukuru wawe agomba gufata inshingano ze, kuko n'ubundi ari we wagombaga kuzasimbura papa wawe. Terry rero yahise amubwira ati yego rwose nta kibazo, sinameze neza cyane, ndetse rwose ubu inshingano yatangiye kandi kuzifata. Ni umusore w'umuhanga n'ubusanzwe, nta kibazo rwose kibirimo, kandi nanjye rwose nditeguye, nta kibazo kizaba habe na kimwe. Mu cyumba rero Kadi we rwose yahise abwira uyu mumama wamwitagaho, dore ko nyine aba ari umukozi we nawe ariko w'umumama mukuru. Yahise amubwira ati ndumva nashaka kureba isura y'uriya musore, kubera ko nta nubwo nshaka ko rwose amenya ko ari njye gikomangoma akazi cya hano. Uyu mumama yahise amubwira ati hanyuma se urabigenza ute, urakora iki? Ati ndabizi ko rwose ukunda gupanga cyane, uri gupanga iki? Kadi ati uranzi neza nyine, ubwo wamenye ko hari icyo ngiye gupanga. Mu kanya gato rero mama wa Kadi yari yinjiye aje guhamagara Kadi kugira ngo ajye gusuhuza cya gikomangoma. Kadi rero yahise atangira gutaka mu nda, yari yikandaguye rwose, atangira kuvuza induru ati mu nda haranyishe, ati mama ndapfuye. Ni nako kandi yari ari kwigaragura, ahita yicara ku buriri ubona rwose yarembye yacitse intege. Mama rero yatangiye kubwira uyu mumama wakundaga kwita kuri Kadi ati umwana wanjye mugaburiye ibiki? Kadi ati ariko se mama, ntubizi ko ndi umuntu mukuru, ntukagire umuntu ushinja n'umwe icyambayeho, kuko ndi umuntu mukuru, njye ibyo kurya nshaka nta muntu n'umwe ujya umitiramo. Yagira ngo nyine bataza kubwira nabi uyu mumama, kandi amakosa yose ari aya Kadi. Kadi rero yakomeje gutaka. Mama we wabonaga ko umukobwa we arembye, yahise amubwira ati ryama maze bakomeze bakwiteho, bagushakira ibintu byose byakorohereza kugira ngo rwose mu nda hamere neza. Kadi rero yakomeje gutaka, maze mama we ahita amubwira ati ngiye guhamagara muganga maze aza kwiteho. Kadi ati yego mama, ariko uze kumuhamagara ari uko Prince yamaze kugenda. Sinshaka ko rwose amenya yuko nyine ndwaye bingana gutya. Ikindi kandi nta nubwo nahura na Prince meze gutya tugiye guhura ubwa mbere. Burya nyine uko umuntu akugaragariye imbere ku nshuro ya mbere niko wari umufata, yazahora amfata nk'umunyantege nke kuko ndwaye. Mama ati birumvikana rwose mwana wanjye, ngiye gukora ku buryo ataha vuba kugira ngo mpamagare muganga aza kwiteho. Mama we yamaze gusohoka
maze bahita bakubitana mu kiganza na wa mumama rero wita kuri Kadi yahise amubwira ati ariko ndabeshye rwose kandi simbikunda. Kadi ati ariko nubwo ubeshya ariko biciyemo neza, urabona ko rwose bigenze neza. Bamaze gutaha rero bose, Kadi yagiye muri salo maze yicarana na papa we. Yaramubwiye ati papa ndakubaha urabizi, ariko ntabwo nshaka gukora ubukwe na Prince Terry. Papa we ati kubera iki se kandi mutaranahura? Kadi ati nubwo tutarahura ariko rwose ndumva ntamushaka. Papa we ati kubera iki se kandi wumva nyine utamushaka? Kadi ati ntabwo rwose mukunda. Papa we ati kandi nyine utaramubona? Ati ariko birashoboka ko ushobora no kuba wari wirwaje, ibi byose ushobora kuba wari wabipanze. Kadi ati papa rwose nzahura nawe tuzanavugana, ariko ntabwo nifuza kumubera umugore kubera ko njyewe urabizi nyine mfite undi musore nkunda. Papa we ati ushatse kumbwira se ko ukunda papi? Naho rero Kadi ati cyane. Naho papa we ati urumva nyine mwana wanjye rwose si uko nanga papi, ni umusore mwiza ntabwo mwanga, ariko nanone urabizi ko ugomba gushakana n'undi muntu wo mu bundi bwami kubera ko iyi ntebe amaraso ataye ibwami ntashobora kuyicaraho. Uriya musore rero ntabwo bishoboka. Ikindi kandi ubwami bw'iwabo wa Terry n'ubwami bwacu bugomba kwiyunga maze tukagira imbaraga noneho zirenzeho. Niyo mpamvu nyine nifuza yuko ugomba kuzakora ubukwe na Terry. Kadi ati rwose papa urabizi uri umwami, ibyo byose ni imico kandi wabihindura, ni wowe nyine washyiraho amategeko uko uyashaka. Ubishatse noneho wanavuga yuko n'umuntu utari umwami yemerewe kunshaka kandi akaba yagusimbura atari n'uwo mu gisekuru cy'abami. Papa ati hoya rwose ibintu uri kunsaba mwana wanjye birakomeye rwose, ndumva bidashoboka. Papa wa Kadi rero yaramubwiye ati mwana wanjye nakumvise bihagije, ubwo nta kibazo, reka nyine nkomeze mbitekerezeho, nawe banza umere neza. Ku rundi ruhande rero Terry nyine yaraje ajya mu rugo iwabo, yari ari kumwe rero na Sina ni mukuru ariko bumvikana cyane cyane rwose, baganira ibintu byose. Terry rero yaramubwiye ati Sina ntabwo ushobora kubyumva ukuntu nyine Kadi yansuzuguye, uratekereza kugira ngo njye iwabo yari abizi neza ko ndibuze kumureba hanyuma mutegereze mu buri nayo hantu yari yagiye, ntabwo rwose yigeze ahagira ngo nansuhuze. Sina rero utarajyaga gukomeza ibintu rwose yahise amubwira ati ariko wakabaye umwumva, birashoboka ko aho yari yagiye haba nyine ambuteyaje maze kuhagera bigatinda. Naho rero Terry ati ubwo nyine urumva yaba yagiye kure kandi yagombaga rwose kuba antegereje ndetse akaba ari nawe uri bunyakire, ubundi nta kindi kintu kimwe agomba gukora kubera ko nyine azaba ari umwamikazi wanjye. Ubwo rero nta kindi kintu kimwe yakora, sinumva ibindi bintu yaba yagiyemo. Sina rero yarasetse ati ariko rwose biratangaje ukuntu nyine ufata abakobwa, ni ibintu by'ahashize, ntabwo ibyo bintu bikibaho. Ubu ngubu abakobwa bize basobanutse si uko rwose batekereza, imitekerereze yabo ntabwo ari iyo kuguma mu rugo ngo bicare mu rugo batekereza ko nyine nta kindi kintu bagomba gukora. Iyo ni imyumvire rwose ishaje. Terry rero ntabwo yabyumvaga, nyamara bari bari kuvuga ibi byose hano hahagaze wa mukozi wo kwa Kadi wari uzaniye impano nyine yo gusaba imbabazi Terry. Kadi nyine yarayimwoherereje kugira ngo amusabe imbabazi kubera ko batabashije kubonana. Yarahagaze aha rero ari kumva ibi byose, ari kureba ukuntu uyu muhungu ari umunyamahane, ukuntu aba ari kuvugana umujinya mwinshi. Sinzi ukuntu Terry yahindukiye asanga uyu mukobwa aracyahagaze aha. Ati hanyuma wowe uhagaze hano ukora iki? Naho rero uyu mukobwa ati nari nabazaniye impano, nari ntegereje ko mumpa uburenganzira bwo kugira ngo ntahe. Nawe yahise amubwira ati genda ihute mva imbere, amubwira nabi. Yavugaga nabi cyane, yari umunyamujinya mu buryo butangaje. Wa mukozi wa Kadi rero agarutse yamuhaye inkuru y'ibyahabereye byose ndetse anamubwira yuko Prince Terry yamubwiye ko umwami atigeze aha ikinyabupfura gihagije Kadi. Kadi yaramubajije ati niko yavuze ko umwami atigeze antoza ikinyabupfura? Nawe uyu mukobwa ati cyane, n'andi magambo menshi yakurikijeho. Kadi rero yaramubwiye ati igendere, maze asigara abwira wa mumama nyine bahoraga bari kumwe ati wabyumvise, uriya Prince rwose nta kinyabupfura agira, ntabwo nifuza rero kuba naba umugore we, ahubwo nyine ngomba gukonvenka papa maze akanyemerera ko rwose nazaba umugore wa papi. Ahubwo nkivuga ibyo ngibyo ndumva nifuza rwose kujya kureba papi. Yahise rero afata utwenda tworoheje muri garderobe, akajipo n'agapira. Naho rero uyu mumama atariko
urabizi ko nyine bizwi yuko urwaye. Naho rero Kadi ati ahubwo nyine niyo mahirwe yo kugira ngo mbashe gusohoka hano nta muntu n'umwe umbonye, kuko abantu bose baba bazi ko ndi mu cyumba ndyamye. Uyu mumama ati nyamara uzanshyira mu bibazo ni ukuri. Kadi ati humura ndabyitwaramo neza, nta muntu n'umwe uri bumenye ko nasohotse hano. Kadi rero yarambaye maze rwose yigendera nk'umuntu usanzwe. Yageze rero kwa papi maze atungurwa no guhita abona papi asohotse mu nzu ari kumwe n'undi mukobwa bari bari kumwe wari ukenyeye eswime, bari gusomana ubona ko rwose ari abantu bakundana. Yarahagaze arabanza arabitegereza dore ko bo bari bataramubona. Sinzi ukuntu papi yahindukiye maze abona Kadi ari kubitegereza, yahise abura aho akwirwa maze asunika uyu mukobwa bari bari kumwe. Yahise atangira kuvuga ati princess, rwose uyu mukobwa ureba hano ntacyo ari cyo kuri njyewe, nizere ko rwose utagiye gukeka ibindi bintu kubera ko uyu mukobwa nta kintu na kimwe dupanga. Naho rero uyu mukobwa bari bari kumwe ati papi ni wowe wavuga gutyo se? Naho rero Kadi ati yego ndakwizeye ko rwose ntacyo mupanga. Papi aturanyizeye se koko? Ati kubera ko rwose uri byose kuri njyewe. Kadi yahise amubwira ati kubera ko njyewe ntacyo uri cy'imbere yanjye, nta n'icyo uri cyo mu buzima bwanjye. Yahise ahindukira ahita yigendera. Naho rero papi yahise yumva ko rwose ahombye, dore ko nyine yari azi ko ubuzima bwe bwose agomba kuzaba umwami w'iki gihugu, dore ko yumvaga gushakana na Kadi aricyo kintu cyonyine kizatuma aba umuntu ukomeye. Kano kanya rero ibyari inzozi ze byose byari biyoyotse. Kadi yahise yitahira ariko yari ababaye cyane, dore ko umusore yakundaga we yumvaga yarihebeye mu buzima, yari amenye ko atigeze amukunda ndetse rwose amuca inyuma n'abandi bakobwa batabarika. Kadi rero yageze mu rugo agahinda kamwishe, yahise ahamagara wa mumama nyine uba rwose uri iruhande rwe, maze ahita amubwira ati ntabwo wabyumva ko papi musanganye n'undi mukobwa ari kunca inyuma. Uyu mumama ntiyigeze abyumva kuko ukuntu nyine Kadi yari umukobwa mwiza cyane, noneho birumvikana ko ari n'umunyacyubahiro. Ntabwo uyu mumama yumvaga ko hari umusore n'umwe wamuca inyuma, ariko nyamara papi we rwose yari yabikoze. Kadi rero yahise abwira uyu mumama ati ndumva mbabaye, ariko nanone ndumva nta n'impamvu yo kubabara kubw'uriya musore kubera ko papi ntakwiriye ko hari n'indira ryanjye na rimwe ryamanuka kubera we. Hanyuma rero ndifuza yuko uza kubwira abagaride ba hano bose ko nta n'umwe ugomba kuzareka uriya musore yongera kwinjira hano, papi ntazongere kwinjira muri ubu bwami ukundi. Uyu mumama yahise amubwira ati ndabikora rwose. Naho rero Kadi yahise abwira nyine uyu mumama ati ikindi kandi ndumva nshaka kuba ndi njyenyine, ndashaka gutekereza nta wundi muntu turi kumwe. Uyu mumama yahise amubwira ati nta kibazo rwose, maze ahita ahaguruka aragenda. Ku rundi ruhande rero muri bwa bwami bw'abo wa Teri, mukuru we Sina fiyanse waba ari kumusezera amubwira ati umva ndigendera rwose, ntabwo bishoboka ko naba muri buno bwami, sinkeneye kuba umwamikazi kubera ko ubu buzima sinabushobora. Mbere y'uko unsohokana ukanjyana mu bihugu byo hanze nari ntaramenya ukuntu ubuzima buryoshye, nari nzi ko ubuzima bwa mbere bwiza ari uburi hano nyine hano ibwami muri iyi ngoro y'ubwami, ariko naje gusanga atari ko bimeze. Ntabwo rwose nabasha kubaho mfungiranye, buriya buzima nabonye nibwo narotaga. Sinzi impamvu utemera guhara ikamba kugira ngo njye nawe twigendere maze twibereho muri buriya buzima bw'ubwisanzure. Naho rero Sinari ari kubwira uyu mukobwa atari kurabizi neza ko ngukunda, ikindi kandi urabizi neza ko kuba nazambikwa ikamba ariho murage wanjye, nahereye kera ntegurwa kuba ariyo nzasimbura papa wanjye. Urumva ko rero rwose ibi bintu nta hantu nshobora kubihungira. Naho uyu mukobwa ati hanyuma se kuki utagenda maze Teri akazaba ariwe uzambikwa iryo kamba? Sina rero yaramubwiye ati hoya ntabwo bishoboka rwose. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ubwo reka nigendere kuko nta kindi kintu na kimwe wakora cyangwa umisha hano. Ubuzima bwaha burabishya, umuntu abaho nk'uri muri gereza. Buriya buzima bwo hanze hamwe twagiye nibwo nifuza kubamo ubuzima bwose. Yahise yisohokera aragenda. Teri rero yari ari kubitegereza ari no guseka rwose, kuko we n'urukundo rwose ni abantu babiri wagira ngo ntaho bahuriye, wagira ngo we n'urukundo barabyibarushije, kubera ko iyo uvuze urukundo aba yumva atazi ibintu wibereyemo. Sina rero yaragarutse maze Teri ari kumuseka
ati hanyuma rero umukobwa yashakaga kukuyoboza inkoni y'icyuma, narabikubwiye kandi nakubwiye ko rwose iyo uza kuba warashatse umukobwa wo muri buno bwami cyangwa se umukobwa w'ubwami n'ubundi ufite amaraso y'ubwami ntabwo aba yifuza ubuzima bwo hanze, kuko nyine abazi neza ko ubuzima bwacu ari uko bugomba kugenda, ariko wihaye ibintu byo gukunda umukozi wa hano, niyo mpamvu nyine agukoreye biriya bintu. Naho rero Sinati ariko uracyari muto ahari, ntabwo rwose uragira ibibazo by'urukundo, ariko nawe bizakubaho. Naho Tera ati urukundo si ukiza ko rubaho? Nta rukundo rubaho, urabizi ko twebwe nka famiye z'ibwami kugira ngo twimariye ni ugukora ubukwe, kubera ko nyine uba uzi neza yuko hari icyo ugiye kungukira kuri uwo muntu ugiye kuzana, nawe nyine aba afite icyo azakungukiraho, birumvikana. Ibyo bintu by'urukundo ntabwo bikora habe na gatoya. Papa wabo rero yahise abwira Sina ati mwana wanjye rwose ibintu murumuna wawe ari kuvuga nibyo, ubutaha uzahitemo neza kandi uhitemo uwa nyawe. Naho rero Sina aterega papa, nyine umuntu akunda ntabwo amenya uko bigenda, amarangamutima yerekeza aho ashatse, gusa nyine ubutaha nzagerageza nyine kwitonda. Papa wabo rero yahise ababwira ati nk'ubu ngubu Teri we mu minsi mike rwose azaba yarashakanye n'igikomangomakazi cyo muri buriya bwami bundi, ni naho kandi Teri agomba kuzajya kuyobora kuko azaba umwami wa buriya bwami. Nawe rero ugomba nyine gusigara hano, ariko nyine ugomba gushaka umugore uzabigufashamo. Ku rundi ruhande rero Princess Kadi we bari kuzinga imyenda ashyira muri varize, naho rero uyu mumama wamuhoraga iruhande bari kumubaza ati kuzinga rero bimeze bite? Kadi ati ngomba kugenda nkava hano kubera ko papa ndabizi rwose araza kuntegeka gushakana na Teri kandi ntabwo mushaka. Naho rero uyu mumama ati ko nsanzwe nkuziho nk'umuntu uzi guhangana n'ibibazo, ni gute uyu munsi uhisemo guhunga ibibazo kandi uzi neza ko iyo wunze ikibazo utaba ugikemuye n'ubundi? Kadi ati nta yandi mahitamo mfite, kubera ko rwose sinabana n'uriya musore, uriya musore afata nabi cyane abagore. Naho uyu mumama ati none se uramutse usanze uriya mu prince ari we mugabo wawe mu by'ukuri, ari we mwahuza byose? Naho rero Kadi ati hoya ntabwo bishoboka, kubera yuko natekerezaga ko nzi cyane papi, ariko naje gusanga ntamuzi habe na gato. Noneho tekereza uriya ntanazi, namenye umunsi wa mbere yazaga hano ibyo yakoze, ubwo urumva we namwizezwa n'iki? Tekereza, ariko narabikubwiye ngo niba yakora ibintu bimeze kuriya mu bundi bwami ari umushyitsi yaje ubwa mbere, tekereza ibyo akora iyo ari iwabo, bishobora kuba rwose ari ibintu bitari byiza habe na gatoya. Ikindi kandi nshaka kukubwira, njye nindamuka nanimariye nzimariya gusa kubera urukundo, ntabwo nzimariya kubera inyungu mfite ku muntu cyangwa se wamfiteho. Niyo mpamvu rero ngomba kugenda nkava hano, kubera ko papa wanjye ibyo byose sinabimubwira, nta nubwo yabyumva. Ngomba kujya kure rero, nkajya ahantu rwose atazongera kumbona. Uyu mumama rero yakomeje kubwira Kadi ati ariko rero Kadi, ndabona wibagiwe neza ko rwose uri igikomangomakazi. Reba nk'ubu ngubu ukuntu umeze, urebe ukuntu wambaye, si uko waremewe kuba umukobwa mwiza cyane. Ikindi kandi nubwo nyine papi yaguhemukiye, ariko ntibivuze ko abagabo bose ariko bameze, ahubwo ngewe ndumva nyine wakabaye utekereza ikindi cyo gukora, kuko nuramuka uvuye hano utorotse biraza gusa nkaho kandi usuzuguye papa wawe. Ibyo ni ibintu bitajya bibaho nyine, ibwami urabizi, uzaba umukorera isoni. Kadi rero yahise amubaza ati none se urumva nyine nakora iki? Wowe uratekereza ko ari iki nakora? Naho uyu mumama yahise amubwira ati ikintu wakora rero nta kindi, ni ugushaka uburyo wamenya uriya mu prince maze ukamusobanukirwa neza. Ubwo yavugaga nyine Teri, nicyo cyonyine cyakemura ibibazo byose. Wazasanga atari umugabo ukwiriye kubana nawe ukamureka, ariko nanone ushobora no kumumenya ugasanga ntacyo bitwaye kuba mwamenyana cyangwa kuba mwashakana. Kadi yahise ahindukira ati hanyuma se ibyo nyine nabikora binyuze mu zihe nzira, kubona ko ubwami bwabo buri kure y'ubwacu ndetse nyine bidashoboka yuko rwose hari uko twahura? Uyu mama yahise amubwira ati ibyo byose byihorere, bindekere, njye ndaza kubishyira ku murongo, mbitegure neza, kandi ndabizi ko rwose biza kugenda neza. Ubundi nyine tuza byose ndaza kubishyira ku murongo njyewe nta kibazo. Ku
Ku mugoroba rero uyu mumama yicaje Kadi maze amubwira ukuntu kose bagomba kubigenza. Yaramubwiye ati hanyuma rero ukuntu konyine wazamenya niba atari ari umuntu mwiza cyangwa atari umuntu mwiza ni uko wajya iwabo maze ukabayo, nawe ukabayo nk'umukozi w'ibwami. Kadi rero yaramubajije ati hanyuma se ubwo nagerayo gute? Uyu mumama yaramubwiye ati ikintu rero tugomba gukora ni kimwe, ugiye kumpa amafaranga ahagije maze ngende nyine ndebe abakozi bakorayo, ubundi mbaha amafaranga bagende, nibamara kugenda nawe uzahita winjirayo maze usabe akazi, bityo nyine bazakaguha kuko bazaba bakeneye umuntu byanze bikunze. Kadi rero yahise amubwira ati ndumva ari igitekerezo cyiza cyane, wajyana nka miliyoni 10 maze nyine ukareba umwe mu bakobwa bakunze kuba bari guseriva prince ukaba ari we uyaha maze akigendera. Niko rero uyu mumama yabigenje, yaragiye areba uyu mukozi w'umukobwa maze amubwira ko agiye kumuha amafaranga menshi ariko agasezera kano kazi kandi akagenda ntazigere agaruka. Uyu mukobwa acyumva aya mafaranga yumvise ari menshi ndetse yamuviramo igishoro akurikije ayo yahembwaga ibwami, ndetse n'ukuntu Prince Terry yahoraga amubwira nabi, amukubita, mbese amukorera ibintu bibi byose. Yahise yumva rwose atari we waba abonye amukira, yarayakiriye maze ahita yigendera. Ni nako byagenze rero, dore ko nyine Princesse Kadi yahise aza muri buno bwami, ariko aza yiyambitse imyenda itari myiza habe na gatoya maze aza gusaba akazi. Bahise bakamuha rwose byihuse kuko bari bakeneye usimbura wa mukozi wundi wari wagiye. Kadi rero nta muntu n'umwe wari umuzi muri ubu bwami, dore ko nyine yaba aba basore bombi umunsi baje iwabo nta n'umwe wigeze ahura nawe, ntabwo bari bamuzi. Kadi rero uko yajyaga guseriva umwami ndetse n'aba basore yarabaserivaga maze akaguma ahagaze aho ngaho kuko yabaga ashaka kumva ibiganiro byabo, yabaga yumva agomba kumva buri kimwe cyose kivugirwa hano. Hanyuma rero umunsi umwe ari kubaseriva yagiye kumva yumva umwami abwiye Prince Terry ati hanyuma se umuhungu wanjye uzajya kureba umugore wawe ryari? Naho rero Terry yahise amubwira ati ngewe se ahubwo mfite gahunda yo gusubirayo, ati ubwo mperukayo yaransuzuguye kubona atarigeze anansuhuza, niwe ahubwo ugomba kuzaza hano maze akaza kunsaba imbabazi, naho njye sinasubirayo. Papa we rero yarasetse ati ariko mwana wanjye jya umenya ko uri umugabo, abagabo nyine nibo bagomba kwiruka inyuma y'abakobwa babatereta, ntabwo ari abakobwa biruka inyuma y'abagabo. Naho rero Terry ati kuri njyewe rero ibyo ntabwo bikora, ati njyewe niruka inyuma y'umukobwa, umukobwa ahubwo niwe ugomba kunshaka kubera ko nyine ankeneye, naho njyewe rwose ibintu byo kwirirwa niruka inyuma y'abakobwa mbatereta ibyo bintu ntabwo nabishobora. Papa we tugomba kubyiga rero kuko nugumana imico ufite nta mukobwa n'umwe uzigera kwemera. Abakobwa bose bakunda kwitabwaho ndetse no kwerekwa ko rwose ari abantu b'agaciro, wowe rero ntabwo ari ko ubigenza. Kano kanya nyine Kadi yarahagaze ahangaha ari kumva ibi byose, yumva ukuntu Prince Terry aba ari kwishongora. Kadi rero agera muri buno bwami yababwiye ko asanzwe amenyereye ibintu byo gukora ubwami, ndetse yanababwiriye ko yakoraga nyine muri bwa bwami bw'iwabo wa Kadi, dore ko hano yari yariyise Zaina. Zaina rero yari umukobwa wakoreraga nyine Kadi, ndetse rwose wari umukobwa wamubaga hafi cyane. Gusa kino gihe yari yaragiye iwabo kubera ko hari ibibazo, ntabwo rwose yari yarigeze agaruka. Niyo mpamvu rero Kadi yahisemo kwita izina ry'uyu mukobwa kuko n'ubundi yari umukozi w'iwabo, niyo bari gushakisha amakuru bari gusanga koko uyu mukobwa yarigeze kuhakora. Umwami rero yakundaga cyane rwose Zaina, dore ko niryo zina yiyitaga hano nyine. Zaina twibuke neza ko ari we Kadi muri kano kanya. Umwami yaramukundaga kubera ukuntu yamuteguriraga ibintu byiza, ndetse yari umukobwa usobanutse, yari umukobwa mwiza kandi nyine uzi guca bugufi buri gihe cyose. Yakundaga rero kuba yicaye nyine muri salo, umwami akumva nta kibazo kibirimo niyo yaba ari kuganira n'abahungu be. Naho Terry wagiraga amahane we yahoraga amubwira ati ariko ubundi uba wicaye hano ukora iki? Umwami ati mureke rwose aba ari kunseriva, kandi nshimishwa cyane n'iyo uyu mukobwa ari kunseriva kubera ko azi ibintu byiza gusa. Umunsi umwe rero umukozi umwe mu bakoranaga na Zaina yajyanye amazi ayashyiriye Prince Terry. Akigerayo rero Terry yahise amubaza ati ibyo ni bicyo nzaniye, kubera icyo nzaniye muri iki kirahure giciriritse gutya? Nawe uyu mukobwa yahise amubwira ati rwose igikomangoma inkongoro zanyu ziri mu cyumba
gifunze, hanyuma rero ubishinzwe yajyanye urufunguzo. Naho rero Teri ati ukifata ukanzanira amazi muri iki kintu. Uyu mukobwa yakomeje kumubwira ati nuko nyine nabuze inkongoro zanyu musanzwe mukoresha. Teri yafashe iki kirahure maze ahita amumenaho aya mazi yose. Uyu mukobwa yarasohotse maze asanga aho nyine Zaina ndetse n'undi mukobwa bari bahagaze. Bahise bamubaza impamvu atose ameze gutya ameze, nawe ati igikomangoma kimennyeho amazi kubera ko nayamushyiriye mu kirahure nyine atashakaga kunyweramo. Zaina yahise amubaza ati gute se yagukora ibyo bintu, ni ubuhe burenganzira afite bwo gukora ibyo bintu? Aba bakobwa bombi bahise bamubwira bati nyine ni igikomangoma, ibyo birahagije. Naho Zaina ati hoya, ibyo ntabwo bihagije ngo bakore ibi ngibi. Bahise bamubaza bati hanyuma se muri buriya bwami bundi wakoragamo ntabwo bajyaga babibakora? Zaina ati hoya, twari tumeze nk'aho turi umuryango, baratwubahaga, ntabwo rwose bajyaga bakora ibi bintu. Abakozi n'aba bakobwa bati wowe nyine wari waragize Imana, naho hano twarabimenyereye ko nyine iki turazirya saa sita na nijoro, nibyo byo kurya byacu, ahubwo nyine nawe jya witwararika kuko mu minsi mike uraje utangire kuzirya. Zaina yahise ababwira tumva reka ahubwo njye kumuvugisha. Bahise bamufatira rimwe aba bakobwa batuvugisha nde? Uvugisha Prince Teri byakwica neza neza, nta muntu ujya umuvugiramo, nta muntu ujya umuvugisha. Yarabishikanuje rero n'imbaraga nyinshi ati hoya, njyewe ntabwo ari uko, ndamuvugisha byanze bikunze. Yahise agenda rero asanga Teri muri salo maze ahita amubaza ati kubera iki ushobora gufata abakozi gutya? Ntabwo rwose ndi kukubahuka gikomangoma, ariko se ni gute ushobora gufata abakozi gutya ukabakubita uko wiboneye? Naho rero Teri yahise ahindukira ati wowe ahubwo uri nkande umvugisha uzamuye ijwi gutyo, nta soni ufite? Zaina rero yaramubwiye ati nyine urabizi ko nkiza hano nababwiye ko rwose nakoraga nyine muri buriya bwami, ndetse rwose nari umuntu wa hafi wa Kadi rero sinzi ko rwose yazemera gushakana nawe kubera yuko ntabwo ajya akunda umuntu wahohotera igitsina gore. Kuba rero ukubita abakozi birashoboka ko nawe mumaze gushakana rwose wazajya umukubita, sinzi ko rwose bizashoboka nudahindura imico. Uyu musore rero Teri yahise ahaguruka maze ahita akubita urushyi rwiza Zaina ati wowe urambwira icyo gukora? Nta soni wowe urantegeka? Zaina nawe yahise ahindukira maze amusubiza urundi rushyi rwiza cyane, dore ko bo bombi aribo bari bari hano muri iyi saro bonyine. Zaina rero yahise ahagarara aratuza. Muri kano kanya papa wa Teri ndetse na Sina mukuru wa Teri bari baje hano basanga ari kwitonganya. Yari ari kuvuga ati wowe ndakwirukanye, ntabwo rwose ugikora hano, genda ihute. Uyu mukobwa yakomeje yifashe neza yitonze, ubona rwose bari kumuhohotera. Naho rero papa wa Teri yahise ababaza ati hano habereye ibiki? Uyu musore Teri ati uyu mukobwa muzi ko ankubise urushyi. Bose rero bahise bahindukira bareba uyu mukobwa basanga yubitse umutwe rwose, yigize nkaho nta cyabaye. Bati ibyo avuze nibyo. Nawe yahise apfukama hasi n'icyubahiro cyinshi ati hoya rwose mwami wanjye ndetse na Prince. Ubwo yabwiraga nyine Sina ibyo bintu ntabwo nabikora, sinabitinyuka, sinabyubahuka, ntabwo rwose nabasha kuzamura urushyi rwanjye ku gikomangoma, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Barebye uyu mukobwa bose babona niwe uri mukuri, cyane cyane ko bari bazi neza ukuntu Teri ari umunyamahane. Teri ati hoya papa, ni ukuri nyizera, uyu mukobwa nkubise urushyi ararunkubise rwose nimunyumve. Papa yahise amubwira ati mwana wanjye ndakuzi birenze ibikenewe, ndabizi ukuntu uri umunyamujinya, ndabizi ukuntu uri umunyamahane, narakubwiye ngo uzahinduke ariko ntabwo ubyumva. Uyu mukobwa ntabwo ukwiye kumusohora muri uru rugo kubera yuko adukorera neza. Sinzi icyo wowe mupfa ariko ndabizi ko ari ya mahane yawe nyine. Bose rero rwose bamugize umusazi, maze Teri ahita ava hano ajya mu cyumba n'umujinya mwinshi. Papa rero wabo yahise abwira Zaina ati genda nawe nta kibazo, isubirire mu kazi kawe. Zaina rero yagiye hanze maze asanga nyine ba bakobwa bari bari kuvuga bati amahirwe dufite ni uko Teri azashakana n'umukobwa wo muri buriya bwami bundi maze agahita ajyayo akadusigira amahoro yacu. Zaina rero yahise ababwira ati ntabwo nshobora gutuma rwose princesse wanjye
ashakana n'uyu musore n'ukuntu agira imico mibi, sinshobora kubyemera, ibi bintu nzabibangamira rwose, ntabwo natuma mushaka kuko princesse wo muri buriya bwami ni umwana mwiza, ntabwo rwose iyi mico yabasha kuyihanganira. Abakobwa bahise batangira kumubwira bati ariko se ko twakubujije kugenda, nyamara rwose uzikwegera, ubundi wari ugiye gukora iki hariya? Naho rero Zaina ati ngewe ntabwo nshobora kwihanganira akarengane kameze gutya, ntabwo nshobora kwihanganira uriya musore ukuntu ateye, amahane agira, ukuntu nta muntu n'umwe agira yubaha, ngewe biriya rwose ntabwo nabyihanganira. Bakiri kuvuga rero yahise abona nyine Sina aje, dore ko yari aje kuvugana na Zaina, yifuzaga kumenya uko byagenze byose. Yahise rero yirukana abana bakobwa bose baragenda, maze asigarana na Zaina. Yaramubajije ati ni iki kintu wabwiye Teri cyatumye arakara kuriya? Zaina wese amubwira ati nta kidasanzwe namubwiye, ahubwo nyine namubwiye ko rwose imyitwarire afite atari myiza, ndetse nyine ko igikomangomakazi cyo muri buriya bwami urabizi ko nakubwiye ko ariho nakoraga, tuziranye bihagije. Namubwiye ko rwose kitazihanganira imico ye afite, kubera ko muri buriya bwami nta muntu ujya uzamurira ukuboko gukubita undi muntu, yaba ari umukozi, yaba ari umuntu uwo ari we wese, nta muntu n'umwe ujya uhohotera undi. Naho rero Teri we nabonye rwose wagira ngo nibyo byo kurya agaburira abakozi be, narindi rero kumubwira yuko rwose kiriya gikomangomakazi kitazamwemera. Sina rero yarasetse ati bishatse kuvuga ko rero wari uri kugira inama murumuna wanjye? Ati ubwo se koko urumva ufite ubwo burenganzira bwo kuba wagira inama prince wo muri buno bwami kandi uri umukozi? Naho rero Zaina yahise amubwira ati yego ndabizi ko ndi umukozi, ariko nyine namubwiraga ibintu numva rwose byazamugirira umumaro. Sina rero we yari yatunguwe n'ukuntu uyu mukobwa yihagararaho ndetse avuga ibintu byose ubona nta bwoba afite, ubona mbese ari umukobwa utamenya ko ari umukozi. Yaramubwiye ati cyakoze nkurikije ngewe ukuntu ndi kubona nyine wagira ngo rwose uri umuntu wamenyereye gutanga amategeko, ntabwo wamenyereye kuyahabwa, ntabwo wamenya ko rwose uri umukozi pe. Naho rero Zaina ati hoya ndi umukozi ni ukuri, nuko ngewe rwose nanga ibintu nabona ko nyuma byazabera umuntu bibi cyangwa bikazabangamira undi muntu kandi namaze kubibona. Sina rero yahise abwira Zaina ati hanyuma rero ihangane rwose ku byabaye. Zaina ati nyine ni byiza ko rwose usabye imbabazi, ariko byakabaye ari Teri uzisabira ku giti cye. Sina rero yarasetse, yumvaga rwose uyu mukobwa nawe ashaka ibintu bidashoboka gusa. Zaina rero yahise abwira Sina ati gusa wowe utandukanye n'umuvandimwe wawe, kubera ko wowe uzi gufata abantu bose neza ndetse uzi kubaha agaciro. Sina rero yaramubwiye ati urakoze cyane, dore ko Sina we yari umusore wumvikana, ucisha make, ukunda kuganira ndetse ndakumva impande zombi. Naho rero Teri we yarahubukaga, akantu kabaye kose byabaga ari iki n'imigeri hafi aho nyine, ntabwo rwose yatinzagamo. Sina rero yasubiye mu nzu maze asanga Teri yicaye muri salo. Yahise amubwira ati ariko rwose muvandimwe, maze kuvugana na Zaina, ariko numvise nta makosa yakoze mu byo yakubwiye, ugomba rwose guhindura imyitwarire yawe. Urumva we yashakaga kugufasha kugira ngo witware neza. Teri rero yahise amubwira ati ariko ubwo bufasha ntabwo nari nigeze musaba, nta n'umwanya w'ibyo rwose mfite. Sina yaramubwiye ati nyamara rwose urabona ko ukiri umusore mutoya, ikindi kandi urasobanutse, ntabwo wowe uri umunyacyaro nk'abandi bose b'inaha ngaha. Wowe warize, urabizi nyine, uzi kubana n'abandi bantu, uzi byinshi abandi bantu batazi. Wakabaye rero ari wowe umuntu wa mbere uzi ukuntu ugomba kwitwara ku bagore kurusha undi muntu uwo ari we wese. Nukomeza iyo mico ufite, ndakubwiza ukuri nta mukobwa n'umwe uzigera kwemera, ntabwo rwose uzigera ubona uwo mwimariya. Naho Teri ati ngewe mbura uwo twimariya, ati agaciro mfite konyine karivugira, ngewe no kuba byonyine ndi igikomangoma, ibyo byonyine birahagije kugira ngo abakobwa bose banshake batitaye ngo ndabakunda cyangwa simbakunda, bo ndabizi ko bazanyiruka inyuma. Sina ariko ibyo nibyo papa yakubwiye, muri kino gihe ntabwo rwose abakobwa aribo bakwiruka inyuma, ahubwo ni wowe nyine ugomba gutereta umukobwa ukamwereka ko ari umuntu ufite agaciro. Teri yahise amubwira ati mva brother,
mfite ibintu byinshi byo gukora, ubwo rero rwose ihangane, hari ibindi by'inyungu ndimo, icyo kiganiro reka tukihorere. Sina rero yakomeje guseka ari wenyine nyine, maze akajya yivugisha ati umusore gusa utazi gutereta, umusore utazi gutanga keya. Teri rero nawe yamukubitagaho ijisho ati umusore uzi gukunda abakozi gusa, nta kindi ushoboye, maze bose bagahita baseka. Umunsi umwe rero abajyanama b'ibwami bari bateranye, ndetse nyine n'aba baprince bombi bari bahari, ndetse n'umwami yari ahari. Batangiye rero kubaza umwami bati hanyuma umuhungu wawe azashaka ryari kugira ngo ajye muri buriya bwami bundi? Teri rero yahise ababwira ati ariko rwose bisa nkaho buri muntu wese wo muri ubu bwami azashimishwa no kubona mvuye hano ngiye. Bose rero barasetse, dore ko nyine urebye ni nkaho ku mutima aricyo buri wese aba ari gutekereza, kubera ko nta muntu n'umwe uba umukunda kubera imico ye nyine, amahane aba agira, mbese nta muntu n'umwe rwose uba umwishimira. Bahise rero bamubwira bati hoya ntabwo ari ibyo, ariko nyine turifuza kumenya igihe uzubakira umuryango n'igihe nyine uzajya gufata inshingano zo muri kiriya gihugu kindi. Papa wabo rero yahise ababwira ati umuhungu wanjye mu minsi mikeya azajya guhura n'igikomangomakazi cyo muri buriya bwami, babanze nyine bahure, ubundi ibindi byose tuzabipanga n'umuryango, hanyuma hazakurikiraho ubukwe bwabo birumvikana. Ibi byose rero Zaina yari ari kubyumva, gusa nyine yigiraga nkaho rwose ibyo bari kuvuga nta gitekerezo na gitoya bifiteho. Bakiri kuganira rero, sinzi ukuntu Teri yarebye maze ababonye Zaina ahagaze hano, yahise amubaza ati wowe uhagaze ukora iki? Zaina ati nari mpagaze ntegereje ko hari uri bukenera amazi nkayamuhereza. Teri ati ariko niyo mpamvu n'aba bagaridiye bari hano. Naho rero Zaina ati mumbabarire. Teri yahise amubwira ati ngaho genda. Agiye kugenda rero umwami yahise yongera aramurembuza, yaramubwiye ati ariko isura yawe iyo nyibonye mbona hari ahantu nyizi, sinzi impamvu iyo nkubonye mbona atari ubwa mbere nkubonye, ariko maze iminsi mbitekerezaho nkumva rwose ahantu nkuze ntabwo hari kuza. Teri rero yahise abwira papa we ati papa, ati nyine buriya umuzi muri bwa bwami bw'abaturanyi bw'iwabo wa Kadi, kubera ko uwo nguwo yari umukozi wa Kadi, niwe wamuhoraga iruhande, ubwo rero ushobora kuba ariho wamubonye wagiyeyo. Naho umwami yahise aseka ati yego rwose birumvikana ko rwose ubwo ariho namubonye, ati gusa ndatekereza niba uyu mukobwa asa gutya kandi yari umukozi w'igikomangomakazi, ndibaza igikomangomakazi uko gisa, ubwo cyo noneho ni cyiza kurusha. Yahise rero amwenyura nyine uwo ni Zaina ati murakoze cyane, kubera ko rwose ibyo ni ibintu byiza cyane kubyumva, igikomangomakazi ni cyiza cyane, kuba rero mungereranyije nacyo ndumva ari ibintu rwose byo kwishimira. Naho rero Sina yahise amubwira ati Zaina oya ni ukuri uri mwiza, uri umukobwa mwiza cyane. Teri we rero yahise aseka maze ahita yongorera Sina atorongeye kandi atugutangiye gukunda umukozi nanone ndakuzi. Sina yahise aseka maze atamubwira ati ceceka, funga uwo munwa wawe ntugakomeze kuvuga ayo magambo. Bari guterana amagambo nyine, ariko bose bari guseka, ari nako bongorerana nyine, kuko ibintu byabo bakundaga kubivugana hagati yabo gusa. Ku rundi ruhande rero iwabo wa Kadi amaraso yari yahagaze, dore ko papa we yari yamushatse yamubuze. Babashije rero wa mumama kuko ariwe bahoranaga batari hehe, nawe ati yambwiye yuko agiye gusura tante we. Naho papa wa Kadi atari ko nagiye kwa tante we kandi ntawe uhari, ndibaza ahantu umwana wanjye ari, ni gute mwese nta n'umwe ushobora kunsobanurira ahantu umukobwa wanjye ari? Mama we ati sinumva ukuntu umwana wanjye yagenda atambwiye, gusa none ntabwo dukwiye guhangayika. Naho papa we ati gute ntahangayika? Uyu mukozi rero yarababwiye ati kubera ukuntu nyine papi yamuhemukiye akamubabariza umutima, yataye umutwe maze yumva akeneye kujya ahantu kuruhuka, niyo mpamvu nyine yagiye kwa tante we, gusa sinzi impamvu ubwo atariyo. Naho papa wa Kadi atari ko nyine naramubwiye rwose, ariko ntabwo yashakaga kunyumva, nako yari ari mu rukundo. Iyo umuntu ari mu rukundo nyine nta nubwo aba yumva, nta nubwo aba atekereza neza. Gusa uriya muhungu nawe ahari ubanza akeneye ko rwose nzamukosora,
kumbabariza umwana bingana bityo bituma ava mu rugo akagenda. Bakiri muri ibi bibazo rero papa yahise yinjira. Umwami akimubona ati wowe uje mu rugo rwanjye gukora iki nanone, urashaka iki? Papi ati nari nje kureba Kadi, nari nje kumusaba imbabazi z'ibyabaye kandi rwose ntabwo bizongera kubaho ukundi. Umwami yari afite umujinya mwinshi, yahise rero ahamagara ababagaridiye ati mwese mumufate mugende mujugunye hanze kandi ntazongere kwinjira hano ukundi, kubera ko niyongera kwinjira hano mwese muzaba mubuza akazi kanyu. Ku rundi ruhande rero Zaina yabonye nyine Prince Terry ari wenyine, maze ahita agenda atangira kumuganiriza. Yatangiye rero kumubwira ati rwose Prince, buriya rero nyine ubona Princess Kadi akunda nyine ikintu cyerekeranye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, ariko nyine wowe nabonye atari kubifata kubera ko mbona umeze nk'aho abagore nta gaciro ubaha. Terry yahise amubwira ati hoya, abagore mbaha agaciro ariko mu gikoni cyanjye gusa, kubera ko niho hantu honyine bashoboye. Zaina rero yahise amubwira ati nyamara nibyo mba ndi kuvuga, ati ni ukuri nudahindura imyitwarire yawe nta mahirwe uzaba ufite kuri Princess Kadi, kubera yuko we abona ibintu bitandukanye n'uko wowe ubibona. We anemera yuko umugore ashobora gukora business, cyane cyane ko nyine mu bwami bw'iwabo ari nawe ibintu byose uba ubyitaho. Naho rero wowe mba mbona umeze nk'aho n'ubundi naza mu buzima bwawe uzamwicaza aho ngaho gusa ntagire ikintu na kimwe akora. Terry rero yahise amubwira ati ariko ibyo ngibyo ni aferi z'abagabo, ntabwo ari aferi z'abagore. Ati ahubwo ndi kwibaza ukuntu ibyo bintu naba ndi kubivugana nawe. Naho rero Terry yahise amubwira ati ariko nizere ko ibyo wagombaga kumbwira wabimbwiye. Zaina yahise amubwira ati oya, ntabwo ndasoza. Terry ati ariko ubundi wa mukobwa we uba ushaka iki? Naho rero Zaina ati mba ndi kukugira inama y'uburyo wakwitwara kugira ngo uzabashe gutsindira umutima wa Princess Kadi. Naho rero Terry ati ninde wakubwiye se ko umutima we ngushaka? Ninde wakubwiye ko ngukeneye? Kano kanya rero Zaina yatangiye gusakuza kubera ko yari afite umujinya. Ati ariko n'ubundi rwose ubanza naragerageje kukubaha bishoboka byose, ariko imico yawe ntabwo ikwemerera ko umuntu yakubaha. Yari ari kumubwira rero n'abavuga nabi cyane. Naho rero Terry ati urongeye kandi, ati uba ushaka ko umuntu agushyiramo iki? Yabanguye ukuboko maze kano kanya Sina aba araje. Ati bigenze bite? Naho rero Zaina ati nari ndi kumusobanurira ibintu by'ibanze, imyitwarire umuntu agomba kwitwararika igihe cyose ashaka nyine gutsindira umutima w'umukobwa, ariko we bisa nkaho rwose nta kintu bimubwiye. Uyu musore rero Terry n'ubundi yashatse gucisha urushyi kuri Sina kugira ngo yongera kubite Zaina. N'ubundi Zaina yahise yigendera ati n'ubundi ndabona rwose ibintu byose nkubwira wagira ngo ahari ntabwo uba ukeneye kubyumva. Terry rero yasigaye ari kwitonganya ari kubwira Sina ati ariko uyu mukobwa wagira ngo ni gatumwa neza neza, buri kanya aba ashaka kugira ngo antere umujinya, abambwira kiriya gikomangomakazi cy'iwabo aho nyuze hose ni kiriya gikomangomakazi, ntabwo ajya atuma mpumeka. Naho rero Sina yarasetse ati wari uzi n'ikindi se? Ati uriya mukobwa aragukunda. Naho rero Terry nawe kwihangana byaranze araseka atarankunda, ati ahubwo aranyanga cyane kubera ko abavuga yuko ntakwiranye n'igikomangomakazi cy'iwabo, ngo dore ko nyine ngo ndi umunyamahane n'ibiki. Sina ati oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo nyine uriya mukobwa nuko ari ubundi buryo bwo kukwereka ko ahubwo akwishimira. Ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa aragukunda kandi rwose uzaba ubireba. Terry rero yahise amubwira ati uwo si njyewe. Ati njyewe se ubundi ninde wakubwiye ko nakundana n'abakozi uretse ko ntakeneye ko nankunda? Ariko biranagaragara mu maso nyine ko atankunda, ahubwo ukuntu uri kubivuga wishimye wagira ngo ni wowe utangiye kumukunda. Ndabona ntangiye rwose kugenda ngukeka amabinga. Sina rero yarasetse ati hoya rwose kuri iyi nshuro hoya ntabwo ariko bimeze, nta n'agasantima na gato rwose mfite uriya mukobwa, ariko nyine ndi kukubwira ibyo ndi kubona, ahubwo uretse gato umukobwa araje agukunde maze utumutwe. Bose rero batangiye guseka, dore ko nyine Sina we yakomeje guserereza Terry amubwira ukuntu uyu mukobwa ari mu rukundo na Terry. Ku
Ku rundi ruhande rero iwabo wa Kadiho rwose imihangayiko yari ikomeje, gusa nyine wa mumama yaramuhamagaye maze amubwira ko rwose bimeze nabi ndetse banamutegetse kujya kumushaka. Yahise amubwira rero ati reka nze nkoherereze message ubwo uraza kuyereka mama wanjye maze bose batuze. Yamwohereje rero message amubwira ati meze neza nta kibazo mfite kandi nyine umunsi wanjye wa fiançailles nzaba naragarutse. Yaje yiruka rero maze message ahita ayereka umwamikazi. Akiyibona yarayisomye maze ahita atuza, ahita amubwira ati noneho ndatekanye ko umwana wanjye ameze neza, ubwo nta kibazo, ibyo ari byo byose nuko atatubwiye aho ari ariko azaza byanze bikunze. Bahise rero batangira gutuza dore ko nyine hari gutegurwa fiançailles ya Kadi ndetse na Teri. Undi munsi rero mu rugo iwabo kwa Teri baba nyine bicaye muri salo bari kuganira, ariko uyu munsi Zaina bari gucira inzara umwami ari kumukorera inzara nyine neza. Baba bari kuganira rero n'abari kumva, ariko nyine kenshi cyane babaga bibagiwe yuko rwose ari hano. Umwami rero atangira kubwira Teri ati Teri ati ndifuza ko rwose waba concentre kuri kiriya gikomangomakazi cyo muri buriya bwami, kubera yuko ugomba kuzakora ubukwe nacyo mu minsi izaza. Naho Teri atari ku bundi umukobwa ntarahura nawe, umukobwa ntazi ubundi bizavamo cyangwa nishakira undi mukobwa twikundanira. Naho umwami ati hoya ibyo bintu simbishaka. Teri atari ko ngewe ndi n'igikomangoma nshatse nashaka n'abagore barenze 2 nta kibazo. Umwami ati hoya ibyo bintu ntabwo rwose biba muri buno bwoko bwacu, ntabwo ibyo bintu ari ibyacu. Kano kanya rero kubera ukuntu Zaina yari yasesemwe bagiye kumva bumva aravuze ngo idiyo, ariko yabivuze buhoro cyane. Nyamara kubera ukuntu Teri yamuhozagaho ijisho ubwo yari yabibonye akibivuga ku munwa, yahise rero atangira kuvuga ati ariko ubundi uyu mukobwa aba yicaye hano ari gukora iki? Bose rero n'ubundi bahindukiranye nyine Teri batari ko nyine ntabwo tuzi impamvu uhora wicira urubanza, impamvu uhora wishinja ibintu kandi bitanabaye. Buri gihe bari basigaye bamugira umusazi, ibintu byose avuze ntibabyemere kandi koko ari ibya nyabyo. Zaina rero yahise ahaguruka maze nyine arasohoka aragenda. Mu kanya rero Teri amaze kuvugana n'umuryango we yasohokanye umujinya mwinshi ari guhamagara Zaina. Yaramubwiye ati ariko ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Naho Zaina ati ikibazo cyonyine mfite ngifitanye n'imyumvire yawe ku bagore. Sinumva ukuntu usuzugura abagore kari akageni, sinumva ukuntu nta cyubahiro ugira, wagira ngo rwose nta ndero ugira. Gusa nyine nizere ko igikomangomakazi cyo muri buriya bwami kitazemera gushakana nawe kuko cyaba kigiye mu muriro rwose. Imico ufite nta muntu n'umwe wayihanganira. Nyamara bari guterana amagambo gutya, Sinawe yari ahagaze inyuma ariko batamureba, ari kumva ibintu byose bari kuganira. Rero yumvaga amagambo Zaina ari kubwira Teri maze agaturika agaseka, gusa akifata ku munwa kugira ngo hatagira umuntu umwumva, kuko yari yarabonye noneho wamushoborera Teri dore ko yari yarigize ikitabashwa. Ariko uyu mukobwa yaraje barashobokana koko, dore ko ari we wenyine wabashaga kumuhangara no kumusubiza. Teri rero yabwiye Zaina atari ku bundi icyo gikomangomakazi uhora uncyurira nshatse rega nanjye nakireka, hari wakubwiye se ko ngewe ari itegeko ko namushaka? Naho Zaina yahise amubwira ati urakeka ko rero waba umuhimye? Ntabwo waba umuhimye na gatoya, kubera ko kuba yaremeye kuba yazashakana nawe ntabwo yabyemeye ku bwawe, ahubwo nyine yabyemeye kubera ko papa wawe ari umuntu mwiza kandi abantu bose babizi ko ari umuntu mwiza. Gusa nyine ntabwo ugomba kwihisha inyuma y'ubupfura bwa papa wawe ngo maze utekereze ko ibintu byose abantu bashobora kubyemera kubera papa wawe, kubera ko nukomeza kwitwara utyo rwose ndakubwiza ukuri ntabwo azakwemera. Kano kanya rero n'abandi bakozi bari bikinze ku kindi gikuta bari kumva ibintu byose bari kuvugana, aho nyine Zaina yakomeje abwira Teri ati hanyuma kandi Princesse Kadi we ntabwo ajya yita cyane ku by'ibisekuru, areba umuntu ku giti cye. Ndabizi ko rero nawe azagucira urubanza akurikije nyine wowe ubwawe, kandi rwose ni wowe uzabihomberamo, kubera ko ntutekereze ko ari wowe mahitamo yonyine afite n'andi mahitamo menshi. Ubwo nahawe nyine ko kwitwararika. Ikindi kandi niwongera kugerageza kuzamura urushyi ngo urashaka kunkubita, ngewe tuzahita tujya mu mategeko,
kubera yuko ntabwo tukiri muri cya kinyejana cya kera aho abagore bakubitwaga bakarenganywa uko abagabo bashatse ntihagire icyo babikoraho. Ubu ngewe nyine ntabwo ndi muri abo bantu, niwongera kuzamura ukuboko gusa tuzahita tujya mu nkiko kandi uzahita umenya ko ngewe nta mikino ngira. Zaina rero yamaze kugenda maze Sina ahita aza asanga Terry yaje ari guseka ati wawu, ati mbega umukobwa urenze, ati uriya mukobwa aratangaje. Naho rero Terry ati ariko nk'ubwo uri guseka iki, ati urumva bishekeje ukuntu ari kumbwira ngo azankurikirana mu mategeko, urumva ibyo bintu bishekeje. Naho rero Sina wari wasetse yapfuye atumva ati nabera mbonye umuntu ugushobora, ati ahubwo tangira rwose urebe neza kubera ko uriya niwe ukuzuza, uriya niwe gice cy'ubuzima bwawe wari warabuze, uriya rwose niwe muhuje. Dore papa wanjye yigeze kuvuga ko iyo arebye uriya mukobwa nawe ukuntu muba muhanganye yabonye ari wowe mukwiranye kubera ko ari wowe ugushoboye, yabonye ko ari we wakuzuza. Nanjye rwose kuri ino nshuro ndabibonye, ahubwo nyine nimukomereze aho kubera ko muri mu nzira nziza. Yahise yigendera rero, naho Terry yasigaranye umujinya yibaza ukuntu umuvandimwe we ari kumuseka ngo yabonye umukobwa bahuje ngo ahubwo niwe umwuzuza. Kano kanya rwose yumvaga ameze nkaho yatakaje controle kubera umujinya yari afite, ariko nanone ntacyo yari gukora kubera ko yaramwirukanaga n'ubundi hakabura umushyigikira kugira ngo amwirukane, bikarangira n'ubundi Zaina atavuye muri runo rugo. Zaina rero yaragiye ajya ahantu muri jaride, dore ko nawe wabonaga rwose yateshejwe umutwe n'imyitwarire y'uyu musore Terry. Naho rero Sina yamusanzeyo maze ahita amubaza ati ariko ubundi umeze neza? Naho rero Zaina ati yego meze neza, ariko ndi kwibaza ukuntu Prince Terry ahora ashaka gukubita abantu, nicyo cyonyine ashoboye kuzamura iki akubita abantu, ntabwo rwose mba mbyumva habe na gatoya. Sina rero yaramubwiye ati ariko umuvandimwe wanjye ntabwo ari umuntu mubi, umuvandimwe wanjye rwose ni umuntu mwiza. Naho Zaina ati wowe rwose ntabwo ari umuntu mwiza, ahubwo ni umuntu mubi, sinzi impamvu uri kumuvugira, nuko ari umuvandimwe wawe nyine. Sina rero yaramubwiye ati ariko ubundi njyewe rwose mba nkwibazaho, mba mbona uzi ubwenge bwinshi, mba mbona kandi uzi kwihagararaho, mbese mba mbona utitwara rwose nk'umukozi habe na gato. Zaina yahise amubwira ati ni ukubera ko aho nakoraga nyine kwa Princesse Kadi ntabwo bajyaga bamfata nk'umukozi, yamfataga nkaho rwose ndi umuntu umwe muri famiye ye. Ubwo rero kubera ukuntu namuhoraga iruhande twahoraga tuganira, naragiye mera nkaho nafashe imico ye kubera ko nyine ari we twahoranaga. Sina rero yahise amubwira ati yego birumvikana, ati ariko nanone guhora rwose ugerageza kujya mu cyerekezo umuvandimwe wanjye atagiyemo bizatuma rwose ibintu biba bibi. Naho rero Zaina ati ubwo nyine ni akazi ke, azakora icyo ashaka. Sina yahise amubwira ati ngaho ihangane, ariko ndaza kumuvugisha rwose azahindura imyitwarire, ibintu byo kurwana bigabanye. Zaina yahise amubwira ati waba ukoze cyane umumfashije rwose kuko nanjye imyitwarire ye irambangamira. Umunsi umwe rero Terry yasanze papa we yicaye muri salo, dore ko nyine na Sina ariho yari yicaye. Terry yabwiye papa we ati ariko uriya mukobwa rwose ndashaka ko ava muri iyi ngoro, ndashaka ko agenda kubera ko uriya mukobwa arandambiye rwose. Papa we yahise aseka ati nyamara ngeyo mbarebye mbona rwose mwakura couple iberanye, ntabwo nzi ukuntu mba mbona mujyanye, mba mbona rwose muberanye. Naho rero Terry ati ariko papa nawe se kandi utangiye kubizanamo imikino, nizere kuri uri kwikinira. Papa ati hoya ntabwo ndi gukina, ni iby'ukuri rwose, ahubwo mbwira ubundi ukunda uriya mukobwa? Naho rero Terry ati ngiye nkunda uriya mukobwa, ati ntabwo mukunda, ati dore ahubwo umukunda ni mukuru wanjye Sina. Naho rero papa we ahita abaza Sina ati Sina ukunda uriya mukobwa? Sina ati hoya pe, ati uretse ko nyine ngewe uriya mukobwa aranshimisha, imyitwarire ye nyine ukuntu ameze mba mbona rwose mbikunze ukuntu ameze, ariko ntabwo mukunda. Papa wabo rero yahise amubwira ati nyamara ahubwo ngewe mpora mbivuga, uriya mukobwa ajyanye na Terry cyane, dore ni nawe umushobora, ni nawe bashobokana, niyo bari kuvugana uhita ubona ko rwose ari bo bonyine bashobokana. Sina rero yahise aseka ati ahubwo papa turamutse tubashyingiranye twazasanga bicaniye mu nzu neza neza. Papa wabo ati hoya ntabwo bazicaniramo kuko barakundana, ngewe mba mbibona nuko bose nyine babihisha, ariko niba mukunda azabitubwire kuko uriya mukobwa ni mwiza kandi arasobanutse, ntacyo byaba bitwaye.
Teri rero wari umaze no kurakara kubera ukuntu bari kumubwira ngo akunda uriya mukobwa, ati ahubwo ngewe papa ndashaka ko rwose asohoka muri iyi nzu. Naho Zina ati ntaho azasohoka, cyane cyane ko ari nanjye nahamuzanye, ninjye namwihereye akazi, ubwo ni nanjye ngomba rero kuzahamusohora igihe kazaba kamunaniye, kuko ubundi namuzanye kugira ngo abe umukozi wanjye, nta nubwo namuzanye ngo abe umukozi wawe. Baraburanye n'ubundi birangira Teri arakaye maze ahita asohoka. Umunsi umwe rero Prince Teri yumvise Zaina ari kubwira abandi bakozi, ababwira ati ariko njyewe rwose mba mbona ahari sinari we waberana n'uriya mu princesse wo muri iriya royaume yindi, kubera yuko mba mbona nyine ari we umwana mwiza, ari we bajyanye, naho Teri rwose ni umunyamahane cyane. Naho rero aba bakozi bati nyine n'ubundi nibyo byaba ari byiza, ariko nanone ntabwo dushaka yuko ari Sina ugenda, turashaka ko Teri ari we ugenda tukamukira, ahari nashakana n'uriya mukobwa azahita ajya hariya nyine muri buriya bwami maze tumukire. Kano kandi ibi byose babivuze Teri ari kubyumva, yahise yumva ko rero abantu bose rwose nta muntu n'umwe umukunda, ndetse bose baba basa nkaho bamurambiwe. Yaragiye rero ajya mu cyumba cye maze atuma umukozi umwe ngo nagende amuhamagarire Zaina. Yaraje rero aramuhamagara. Zaina rero agiye, ba bakozi basigaye bari kuvugana batari kuri ya mukobwa, ararota agakabya. Uzi yuko uriya mukobwa ashobora kuba akunda igikomangoma, buriya se koko ababona byavamo, atekereza ko kiriya gikomangoma kiyemera kuriya cyakwicisha bugufi ku buryo cyashaka umukozi. Bose rero nyine bari bari kubiganiraho, ariko ubona nyine batangajwe n'ukuntu babona hari Zaina ashobora kuba akunda nyine Teri. Zaina we rero yaragiye arakomanga, Teri aramubwira ati njira. Yinjiye mu cyumba afite ubwoba, ariko nyine ahagarara imbere y'igitanda, dore ko Teri yari yiryamiye mu gitanda yibereye no muri telefone. Zaina yahise amubwira ati mwari muntumyeho umuntu? Teri ati yego nari ngutumyeho. Ati harya ngo wowe uba ureba ukabona igikomangomakazi cyo muri buriya bwami kitanyemera? Zaina yitonze ati impamvu mba mbivuga ni uko atakwemera imico yawe, ariko uramutse uhinduye imico yakwemera rwose. Teri rero ati ariko mba numva niteguye kuba naba umuntu mwiza, nkaba umuntu nyine ukora ibintu byiza. Zaina ati uramutse ukoze ibyo bintu nta kabuza yakwemera, atari ku kibazo cyawe uhora urakaye buri gihe, uhorana imishiha. Teri ati ariko uyu munsi nta mushiha mfite kandi ndatuje, meze neza nta kibazo. Teri rero yahise ahaguruka maze atangira kubwira Zaina ati ahubwo se urabyumva ute ndamutse nkubwiye ko uri umuntu udasanzwe? Njyewe rwose n'ubwa mbere nabonye umukobwa uri special nkawe, ahubwo njyewe nyine ubundi ni nawe nishakira. Urabyumva ute se ndamutse nsubije ibyifuzo byawe? Zaina yatangiye kumureba, ndetse rwose amurebana amakenga. Ati usubije ibyifuzo byanjye? Ati ibyifuzo byanjye se ni ibihe? Ati ibyo uzi nawe wifuza. Ubwo kandi Teri yabivugaga ari kugenda amwegera ashaka kumusoma, ari nako kandi amukoraho. Zaina ati hanyuma se utekereza ko nshobora kuba nshaka kujya mu buriri nawe? Waba uri kurota rwose? Naho rero Teri ati ndabizi cyane ko aribyo wifuza, kubera ko abandi bakobwa iyo banshaka barampamagara, ariko wowe nkurikije ukuntu uba ufitiye imijinya n'imishiya n'ukuntu umbwira nabi, birashoboka ko aribwo buryo bwawe bwo kunyereka yuko unshaka kandi unkeneye. Zaina ati wari wibeshye, uwo si njyewe rwose wanyibeshyeho. Teri rero yatangiye nyine kugenda amwegera cyane. Zaina yashatse gusohoka, Teri aramutangira amuhagarara imbere. Zaina atari kundeka, Teri yamufata, Zaina akamwishikuza. Teri rero yahise amufata aramukurura, turajya hehe? Ati urumva wansiga gutyo se? Naho rero Zaina ati kandi nyamara sinzi ikintu nshakaho, sinzi icyo wifuza ariko sinzi icyo nshakaho. Zaina rero yaraguye agwa ku buriri, ariko agwa yicaye. Naho rero Teri yagiye ajya kumwegera, maze Zaina ahita ashyira induru ku munwa ati nimuntabare ndapfuye. Teri rero yahise agira ubwoba, kubera ko mu by'ukuri yari ari gukinisha nyine Zaina ari kumutera ubwoba, ariko ntabwo yari azi ko nyine byagera hano. Yumvise rero induru yose Zaina avugije, maze ahita agira ubwoba, aramubwira ati oya wivuze induru, ndakwinginze rwose byari imikino, nagira ngo ngutere ubwoba gusa, mbabarira rwose, nagira ngo ndebe ukuntu wakwitwara ndi kugutera ubwoba, ariko nta gahunda nari mfite y'ibyo.
nyamara muri kano kanya Sina yahise yinjira. Zayina akimubona yahise ahaguruka ariruka, yari agize Imana abonye umukiza kuko we yari afite ubwoba bwa nyabwo, nta nubwo yari azi ko ibi byose byari imikino. Sina rero yahise abaza Teri ati ukoze ibiki? Naho Teri ati ni ukuri kw'Imana namukinishaga, ndakubwiza ukuri ntabwo rwose nifuzaga kubikora. Naho rero Sina ati umva uri mu bibazo, ndakubwiza ukuri ibi bintu nta nubwo nzi ukuntu uri bubyikuremo. Teri rero yasigaye yumiwe yabuze ikintu cyo gukora. Ibi bintu yari yabyinjiyemo ari imikino, ariko nyamara yabonaga ko bigiye kuba ibindi bindi. Sina rero yahise yiruka inyuma nyine ya Zayina wari ufite ubwoba bwinshi, maze amusanga nyine hanze. Yahise amufata aramuhobera kugira ngo amuhumurize. Yaramubwiye ati humura, humura rwose, humura umuvandimwe wanjye ambwiye ko nta kibazo cyari kirimo, yari ari kugukinisha. Naho Zayina ati ntabwo yankinishaga rwose, uko nabonaga ibintu bimeze ntabwo yakinaga. Ikindi kandi nta nubwo Teri ajya akina, uko umuzi Teri adagira iyo mikino ntabwo yakinaga. Papa wabo rero nawe yamenye iyi nkuru maze ahamagara Teri, yaramubajije ati ibintu numvise ni ibiki? Teri ati papa ati ni ukuri kose yaramurahiriye, nawe ati ibyo bintu urabizi ko ntabikora. Ati nyine nari ndi kumukinisha, nagira ngo mutere ubwoba ndebe nyine ukuntu yakwifata. Natunguwe n'ukuntu yahise avuza induru abantu bose bakabimenya. Papa yahise amubwira ati nyamara ibintu ukinisha ntabwo bizi, ibi bintu biramutse bigiye hanze y'ubu bwami byaba ibibazo, kuko batangira gutekereza ko umuhungu wanjye nta ndera agira ndetse afata abakozi ku ngufu. Ugomba rero gukora uko ushoboye maze ukiyunga n'uriya mukobwa uko byagenda kose. Teri yabwiye papa ati papa ndakora ibishoboka byose musaba imbabazi, kubera ko rwose ntabwo ariko nabyifuzaga. Sina rero nawe yagarutse kureba Teri maze aramubwira ati mbabarira umbwire byose ukuntu byagenze neza. Teri ati ndakubwiza ukuri urabizi ko nta kintu kimwe njya nguhisha, ni ukuri namukinishaga. Ikindi kandi urabizi ko njyewe ntari jare y'umusore wafata umukobwa ku ngufu, kubera ko njyewe umukobwa turamutse tutabyumvikanye ngo tubyumvikane ntabwo bishoboka kuba, ntabwo byaba. Kandi urabizi ko iyi ataba ariyo inshuro ya mbere ngiye kubyiga, ubu ntabwo ari njyewe. Sina ati ariko nanjye ndabizi ko rwose ibyo bintu utajya ubikora. Teri ati ndakubwiza ukuri mbabarira umfashe rwose, uriya mukobwa mbabarire kuko ntabwo rwose nabishakaga gutyo. Sina rero yahamagaye nyine Zayina maze bajyana mu kajaride. Yaramubwiye ati ni ukuri umuvandimwe wanjye ubu rwose ari kwicuza n'ibintu byabaye, kubera ko ngo yagukinishaga, ngo yagira ngo agutere ubwoba arebe kubera ukuntu uhora wihagazeho ibintu byose ubona nyine nta kintu kijya kigukanga, ngo yagira ngo arebe ukuntu nyine wakwifata. Ntabwo rwose yari azi ko biri bugeraho hose. Gusa umuvandimwe wanjye mu busanzwe icyo kintu ntabwo yigeze gikinisha na rimwe, nta nubwo kandi yabikora. Rero rwose ndakwinginze umubabarire. Kano kanya yari ari kubivuga na Teri nawe ari kubumva ari inyuma yabo. Yahise rero aza maze abwira Zayina ati ni ukuri, ati rwose nari nzi ko ari imikino, ndakwinginze rwose umbabarire. Zayina yaracecetse ariko Teri yakomeje kumusaba imbabazi maze arangije arigendera. Sina rero yaramubwiye ati ni ukuri umubabarire rwose maze umwumve. Zayina rero yageze ahabona ukuntu abantu bose bari kumwinginga kugira ngo abe yakumva Teri, ndetse yabonaga na Teri yacishije make bishoboka byose. Noneho ntabwo yari akiri gusakuza, nta nubwo yari agifite ya mahane yose. Yageze aho rero maze aramubabarira, kubera ko nyine yatekereje ko ahari noneho ashobora kuba avugisha ukuri ibintu ari kuvuga kano kanya. Nyuma y'iminsi mike rero papa wa Teri yamusabye ko yasubira muri bwa bwami bw'iwabo wa Kadi maze akajya kureba Kadi. Teri rero yaragiye, ariko n'ubundi Kadi nyine ntabwo yari ahari. Akigerayo rero yatangiye kuganira n'ababyeyi ba Kadi maze ababwira ko rwose mu bwami bwe hari umukozi wakoraga muri iyi ngoro ya hano, ndetse nyine ko ari umukobwa mwiza uhora nyine avuga ibyiza bya Kadi. Yarababwiye ati iyo ari kumumbwira mba numva nifuje kumubona, bisa nkaho muzi kandi tutarahura kubera ukuntu uwo mukobwa ahora amumbwira. Bati uwo mukobwa se yitwa nde? Nawe ati yitwa Zayina. Bahise barebana bati Zayina yaje gukora iwanyu gute se? Yagarutse maze ntagaruke hano n'ukuntu twamukundaga, umukobwa wacu yakundaga cyane. Zayina yari kwishimira ko rwose yongera kumubona maze bakongera gukorana, ahubwo kuba rwose atarahagarutse birababaje kuko byari kumushimisha. Teri yahise ababwira
ati n'iwacu baramukunda cyane n'umwana mwiza, ati ahubwo se Kadi na n'ubu ngubu ntabwo araza, nabo bati gusa nyine mu minsi mike azaba yaje ariko nyine ihangane, kubera ko nyine n'ubu yari yagiye kumureba ariko nanone aramubura. Umunsi umwe rero Teri yasanze Sina muri salo, yaramubajije ati ariko muvandimwe ngiye kukubaza ikibazo ariko mbabarire unsubize nyine nta buryarya burimo, mbabarire umbwize ukuri, ndi umuntu mubi cyane bikabije kubera ko mba mbona abantu bose ba hano nta muntu n'umwe wifuza ko naguma hano, abantu bose bashaka ko ngenda, ese mbabarire umbwire ubona nzaba umwami mubi w'ahazaza? Ubona nyine ntari umuntu mwiza? Sina rero yaramubwiye ati urabizi uri umuvandimwe wanjye, ngiye kukubwiza ukuri kose, ntabwo rwose uri umuntu mubi kubera ko uri n'umunyabwenge, ntabwo waba umwami mubi, ariko nanone ikibazo ufite ni kimwe, ufite ikibazo cyo kutamenya kumvikana n'abantu, ntabwo uzi kubana n'abantu, ntuzi kumva abantu, ntuzi ndetse no kubaha agaciro, nicyo kintu cyonyine ubura, ibindi byose urabyujuje by'umwami mwiza, ariko icyo ubura gusa ni ukuba nyine wabasha rwose kumvikana n'abantu kandi ukumvikana n'abantu b'ingeri zose, baba abaciye bugufi ndetse n'abakomeye. Uyu munsi rero Teri yabajije Sina ati hanyuma nakora iki? Sina yaramubwiye ati genda wige guca bugufi, wige nyine guhinduka, uhindure nyine uko kuntu umeze kuko aribyo bitari byiza. Sina rero yatangiye kubona ko noneho umuvandimwe we ashobora kuba haratangiye kugira igitekerezo cy'uko rwose imyitwarire ye itari myiza, naho Teri rero yaragiye ajya mu cyumba maze atangira kwitekerezaho, yaricaye aratekereza maze afata umwanzuro wo kongera guhamagara Zayina, gusa nyine yaramubwiye ati humura rwose ntabwo ndi bukugirire nabi, ndakwinginze mbabarira untege amatwi kuko hari ibintu nshaka ko tuvugana. Zayina rero yaramubwiye ati mbwira nta kibazo. Sina yaramubwiye ati ariko nizere ko nyine. Teri rero yaramubwiye ati ariko nyine nizere ko nta bwoba ufite kandi utari kuntinya. Zayina ati hoya ntabwo ndi kugutinya. Rero yarahise amubwira ati hanyuma ndashaka kumbwira umbwize ukuri, kubera iki wagira ngo Kadi ntabwo yifuza ko duhura, wagira ngo ntabwo ashaka kubonana nanjye, maze kujya kumureba inshuro nyinshi ariko ntabwo aba ashaka ko duhura. Ikindi kandi ndashaka kumbwira nyine ibintu bimwe by'ingenzi mu byo wabonye Kadi aba yifuza ku mugabo bashobora kubana. Zayina rero yaramubwiye ati icya mbere ni uko nyine Kadi ntashobora kubana n'umuntu nta rukundo rurimo, we nyine atandukanye nawe, wowe utekereza ko impamvu ishobora gutuma mubana, ariko Kadi we atekereza ko urukundo ari rwo rwonyine rwatuma abana n'umuntu. Ikindi cya kabiri kandi Kadi we atekereza ko rwose umugabo mwiza kuri we ari umugabo uzi kubana n'abandi bantu bose kandi wubaha buri muntu wese, nyamara bisa nkaho kuri wowe atari ko bimeze. Ikindi nanone gishobora kuba rwose cyaratumye ushobora kuba utarahura na Kadi, birashoboka ko inshuro waba waragiyeyo bishoboka ko rwose ushobora kuba waravugaga isaha ntuba ariyo uhagerera, kubera ko Kadi yanga umuntu utuma ategereza, nawe kandi ntabwo ajya abikora, yubahiriza igihe. Ubwo rero birashoboka ko ushobora kuba waravugaga igihe ntuba aricyo uhagerera. Teri rero yabitekerejeho neza maze asanga niko byagendaga rwose. Zayina rero yongera amubwira ati ikindi kandi ukwiriye kwisuzuma maze ukareba ko nta kintu na kimwe wigeze ukora cyaba kitarashimishije Kadi. Tangira utekereze umunsi wa mbere ujya kumusura byaba byaragenze bite, nta kosa waba warakoze. Naho rero Teri yatangiye kubitekerezaho maze ahita amubwira ati ikintu cyonyine numva nibutse nawe narakoze ni uko hari umukozi waje maze akankandagira maze ngahita amukubita. Zayina yahise amubwira ati iryo ni ikosa rikomeye cyane kuri Kadi, ndakubwiza ukuri ko icyo kintu gishobora kuba cyaramurakaje kikanatuma rwose atifuza kukubona, kubera yuko ubundi muri buriya bwami nta muntu ujya uzamura urushyi ngo akubite undi muntu, abantu baho bose barubahana. Ashobora rero kuba yaratekereje ko niba ukoze ibyo ngibyo iwabo noneho aramutse aje iwabo wajya unamuzirika. Tera ariko ntabwo yigeze abibona kubera yuko nta wundi muntu wari uri aho ngaho. Zayina ati hanyuma se wizeye neza ko uwo mukozi ashobora kuba atarabimubwiye? Ati
niba yarabimubwiye uri gutekereza ukuntu yahise yifata? Terry ati mbwira nyine, wowe wari uhari, yaba yarabimenye? Naho rero uyu mukobwa ati cyane rwose, yarabimenye cyane kandi ntabwo byamushimishije kuba wasuzugura abantu be. Terry rero yatangiye gutekereza icyo gukora kugira ngo noneho abe yakwisubiraho ndetse rwose aba yaba umuntu mwiza. Terry rero yakomeje kujya aganira na Zaina maze akamusaba inama ku bintu bimwe na bimwe, cyane cyane ko yabonaga uyu mukobwa rwose asobanutse. Umunsi umwe rero Terry yaje muri salo maze asanga Zaina yicaranye na Sina muri salo, bari kureba muri telefoni bari guseka. Yagumye rero muri etaje ari kubareba maze arabitegereza, yumva muri we azanye ikintu cyo gufuha, yumva biramubabaje kuba atari we wicaranye na Zaina ngo babe bari guseka. Yumvise rero atazi ahantu bivuye maze arakata asubira mu cyumba. Yaragiye aricara yibaza ibintu bimubayeho, yibaza impamvu yumvise afushye kuba aba bombi bari kumwe, maze rwose abiburira igisubizo. Iri joro rero yararyamye maze asinziriye atangira kurota. Yarose rero ari gusomana na Zaina ndetse ari kumubwira ko amukunda, mbese abona bari mu rukundo rutigeze rubaho. Yakangukiye hejuru maze asanga yarotaga. Yatangiye gutekereza kuri ibi bintu byose biri kumubaho muri iyi minsi, atangira kwibaza niba kandi yaba akunda uyu mukobwa. Nyamara umutimanama we rwose wamubwiye yuko akunda uyu mukobwa nta kabuza, kuko ibimenyetso byose byamwerekaga ko amukunda. Ariko nanone yaratekereje ati none njye n'umuvandimwe wanjye twaba tugiye gukunda umukobwa umwe ko mbona rwose nawe nyine akunda kuba yamwiyegereje. Hashize iminsi rero ari kurwana n'umutima, ibitekerezo bye byose byaragiye bijya kuri Zaina. Yahamagaye rero Sina, dore ko rwose nta kintu yajyaga amuhisha. Bagiye mu cyumba cya bonyine maze ahita amubwira ati muvandimwe rero ndashaka kukubwira ikintu ariko gikomeye. Sina rero yaramubwiye ati mbwira nta kibazo. Terry yaramubwiye ati uzi yuko iyi minsi ishize ntahwema gutekereza kuri Zaina? Naho rero Sina yahise amwitegereza ati umutekerezaho iki se kandi? Muracyarwana ko nsigaye mbona mubanyeho neza? Naho Terry ati oya, ntabwo rwose ya mahane agihari, ahubwo nyine wagira ngo uriya mukobwa nsigaye mukunda. Wari uzi ko nsigaye ndyama nkanamurota, none hasigaye ntesha umutwe ku buryo nshobora kuba nticaye nkabona isura ye yonyine niyo ndi kwibonera, ibitekerezo byanjye byose bisigaye biri kuri we. Sina rero yatangiye guseka, yarasetse aryama hasi ati hoya ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntumbwire ko kandi ugiye kunsimbura bya bintu wahoraga unshinja ari wowe noneho bigiye kubaho. Terry yaramubwiye ati ariko uraseka, ati ahubwo nyine mbabarira umbwire nawe uramukunda? Sina ati hoya, njye narabikubwiye nyine, gusa ndamwadimira nyine ariko ntabwo mukunda. Gusa nanone mba numva nyine uriya mukobwa mwishimiye, ukuntu ateye, ukuntu ameze, imico ye, mbese mba mbona nyine ari umukobwa uri sympathique, ariko njye ntabwo mukunda iby'urukundo nyarukundo. Terry rero yahise amubwira ati Imana ishimwe kuko nari mfite ubwoba ko noneho dushobora kuba tugiye no gukunda umukobwa umwe. Gusa ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa ndamukunda kandi ndikumva ndi gutekereza ko nshobora kuba nyine ibyo gushakana na Princesse Kadi ngiye kubivamo. Naho rero Sinati hoya se kandi mbabarira, nari nkumenyereye nk'umuntu ufata ibyemezo witonze, ntabwo numva ukuntu waba ugiye gufata icyo cyemezo wihuse cyane gutya. Mbabarira rwose ibyo bintu ntubimbwire. Hanyuma se nkwibarize, urumva wahara kuzajya kuba umwami wa kiriya gihugu ngo ugiye gushakana n'uyu mukobwa? Terry rero yahise amubwira ati ahubwo ndifuza ko nyine wabimfashamo, ndashaka ko ibi bintu wabimfasha. Naho rero Sinati hanyuma urumva nabigufasha gute? Terry ati nyine nibura uzaba ari wowe ujya gushakana n'uriya mu princesse maze ujye kuba umwami muri kiriya gihugu, noneho nanjye ngume hano nishakanire na Zaina. Sinati ntabwo byashoboka, urabizi ko muri kino gihugu ari umurage wanjye, ntabwo rero nahava. Naho rero Terry atari ko rwose mbabarira ubimfashemo, n'ubundi uzaba ubaye umwami wa kiriya gihugu kandi ndakeka ko ari nabyo bizaba ari byiza kurusha. Mbabarira ubimfashemo nk'umuvandimwe wanjye kuko ntacyo wanyima. Sinati reka mbitekerezeho, ariko ibintu uri kunsaba birakomeye cyane rwose. Terry rero yahise agenda ajya kureba papa we
dore ko yumvaga ibi bintu rwose biri kugenda bimurenga. Yabwiye papa ati papa, nari nje kugusaba ko rero twahagarika ubukwe na Kadi. Papa ati kubera iki se kandi? Naho rero Teri ati kubera yuko nsigaye nkunda undi muntu. Papa ati ntumbwire kandi ko wa mukobwa wigeze kuguhemukira ari we wongeye gukunda kandi? Teri ati hoya papa, ntabwo ari we nkunda, ahubwo umuntu nkunda aratangaje. Kano kanya tuvugana nkunda Zayina kandi ndifuza ko ari we wazambera umugore. Papa ati hoya, ibyo bintu ntibishoboka. Urabizi ko nyine ugomba kujya gushaka kiriya gikomangomakazi ukajya no kuyobora mu gihugu cyacu, hanyuma urumva washaka uriya mukobwa bikazagenda bite? Ibyo bintu ntibyashoboka, sinkeneye no kubyumva. Tera ati papa, mbabarira unyumve ndi umwana wawe, kandi rwose kuri iyi nshuro ni ubwa mbere nkunze umuntu kuva nabaho. Ndumva rero nifuza ko noneho ibyishimo byanjye nabyo nabiha agaciro. Ikindi kandi ibyo bindi byo kuba hari uwazimariya na Kadi bindekereye n'umuvandimwe wanjye tuzabitekerezaho maze turebe icyo gukora, ku buryo n'ubundi umwe mu bahungu bawe azaba nyine umukwe wa buriya bwami bundi, kubera ko aricyo wifuza. Papa we yahise amubwira atumva uri kumvanga ku buryo ntashobora kubasha gutekereza muri kano kanya. Genda rwose, ibyo ngibyo uzaba ubimbwira undi munsi, kuko ndumva utangiye kunshanganyikisha neza. Ibintu uri kumbwira biri kumvanga bikabije. Gusa nanone igitekerezo cyo kuba wareka Kadi cyo rwose ugishyire hirya, kubera ko ntabwo wareka igikomangomakazi ngo ujye gushaka umukobwa ubonye wese. Nyamara ibi byose yabivugaga ataranabwira Zayina ko amukunda. Gusa nyine yavuye hano maze ahita agenda ahamagara Zayina bajya mu kajaride. Yaramubwiye ati Zayina, ndashaka kukubwira ikintu gikomeye. Kano kanya tuvugana ni ukuri ndumva ngiye gusara kubera urukundo. Ubundi wampaye iki gituma nk'umutwe bigeze aha, gituma ngutekereza ijoro n'amanywa, gituma ntagisinzira kubera urukundo ngukunda? Zayina rero ari kumwitegereza ati ukunda ndetse? Naho rero Teri ati nkunda wowe, ndagukunda n'umutima wanjye wose, kandi noneho ndifuza ko ari nawe wambera umugore. Zayina ati hanyuma se Kadi bikagenda bite? Teri ati ibya Kadi byihorere, nabitekerejeho neza nsanga ntagomba kubana n'umukobwa ntakunda ngo ni ukubera ko ngomba kujya kuba umwami hariya muri kiriya gihugu. Ndetse rwose ibyo ndi kukubwira namaze no kubibwira papa wanjye ko agomba guhagarika fiyansaye yanjye na Kadi kubera ko ngukunda. Nanabimubwiye rwose. Gusa nanone ndatekereza ko nabivuganaho neza n'umuvandimwe wanjye tukabinonosora, maze akaba ari uzajya muri kiriya gihugu, akazaba ari ushakana n'uriya mukobwa, n'ubundi akazaba ari wowe umuyobozi waho, maze akansigira hano. Zayina rero yumvaga yumiwe kubera ukuntu yabonaga uyu musore neza yahindutse, atakiri wa wundi, ndetse rwose ari kumubwira ibintu ubona ko ari kubimubwira abikuye ku mutima. Zayina yahise amubwira ati rero ntabwo rwose ari uko nanjye ntagutekereza, si uko ndetse ntagufiteho amarangamutima, nta nubwo uri umuhungu mubi, kubera ko ikigaragara warahindutse, ntabwo ukiri wa muhungu wari ufite imico mibi. Ariko nanone ntabwo byashoboka. None se urumva koko wamfata maze ukangurana igikomangomakazi cyari kuzatuma uba umwami maze ugahitamo njyewe? Teri rero aramubwiye ati byarangiye naguhisemo, gusa nyine igisigaye ni ukubyumvisha papa uko tugomba kubigenza, naho ubundi njyewe ndagukunda kandi cyane. Zayina rero yaramubwiye ati nubwo bigoranye ariko rwose nanjye ndagukunda kandi nanjye ngutekerezaho, ariko najyaga ntekereza ko nyine utari mwiza kuri njyewe. Teri rero yahise afata Zayina maze aramuhobera. Yaramuhobereye umwanya munini, aramubwira ati ukuntu ndi kwiyumva ubu, ni wowe mukobwa wa mbere watumye niyumva gutya. Sinajyaga nizera ko urukundo rubaho, najyaga mpora mbwira mukuru wanjye ngo ibyo bintu aba arimo by'urukundo n'ubuyobe, nta rukundo rubaho. None dore nanjye rwaranzengereje, rutuma ntasinzira, rumbuza buri kimwe cyose. Zayina rero yaramwenyuye maze nyine atandukana n'uyu musore, asubira n'ubundi mu kazi ke. Abakozi baha rero bose baje kumenya nyine uko ibintu bimeze, baza kumenya ko
byarangiye Terry akunze Zaina, baramurakariye barafuha bose, bamugiriye ishyari bya bindi birenze, maze batangira gukora akagambane k'ukuntu nyine bazabatandukanya aba bombi. Iwabo rero wa Kadiho bari bakomeje guhangayika, dore ko umukobwa wabo atari ari kuza, nyamara uyu mukozi wabo yababwiraga ko iyo amuhamagaye asanga telefone itariho, kuko yamubwiye ko ari we wenyine uzajya wihamagarira igihe nyine azajya aba abakeneye. Naho rero ku rundi ruhande byari bimeze nabi rwose, dore ko abakozi bari bari kugambanira Zaina, bifuzaga nyine kuzamukorera akantu ku buryo Terry azahita amuhurwa. Umunsi umwe rero yari amasaha nyine bari bazi neza yuko sinasohoka mu ngoro agiye gufata akazuba. Baragiye rero bajya ahantu nyine ku gikuta cy'ahantu yakundaga gusohokera. Bari babizi neza ko ayo masaha atajya yarenza rwose atarasohoka. Bakomeje rero gucungira hafi barebera mu kirahure, maze bagiye kubona babona ari kuza asohoka ajya hanze ngo ajye gufata akazuba muri jaride. Bahise batangira kuvuga rero nk'aho rwose batigeze bamubona, maze umusore umwe muri bo atangira kuvuga ati ntabwo ndi kumva ukuntu Terry agiye gushakana n'uriya mukobwa, n'ukuntu uriya mukobwa abantu bose baryamanye nawe, nanjye ndimo, n'abandi bakozi bose. Tekereza ko n'abakozi ngo baho yakoraga bose nta n'umwe utamuzi, reba ko natwe twese turamuzi. Ntabwo rwose ndi kumva ukuntu igikomangoma gishobora kuba kigiye kubana n'umukobwa umeze gutyo. Sina rero wari uri kumva aya magambo, yari ari kumva ibi bintu, yumva umujinya uramwishe, yumva arababaye kubera ibintu bavugaga. Yahise abacecekesha ababwira ati nimuceceke mwese, bigeze nk'aho bikanze. Yarababajije ati ibintu muri kuvuga n'ubu mwabisubiramo? Bose rero batangiye kubisubiramo nk'uko babivugaga, nk'aho rwose nta kibazo cyabaye. Bati ntitwifuzaga kubyumva, ariko nyine byose niko bimeze. Yahamagaye rero Zaina ati ngwino. Zaina yaraje ahagarara aho, yarababwiye ati nimubisubiremo byose. Barongeye babisubiramo, Zaina ari aho ngaho. Sina rero yaramubajije ati Zaina, nibyo koko abakozi ba hano bose n'abaho wakoraga bose mwararyamanye? Zaina ati ngo iki? Ati ndetse nabo bati wowe wikugira nkaho nta cyabaye, kubera ko ibyo bintu birazwi, buri muntu wese arabizi. Zaina we ntabwo yabyumvaga, yarazi ko ari imikino. Ati ariko muri kunkinisha. Nabo bati ntabwo turi gukina. Ati hari umuntu se wakina avuga ibyo bintu? Batangiye kubimushinja, maze Zaina atangira kugenda bareba umwe ku wundi, ati ubwo se mwabikora? Ibyo bintu mwabikora? Nabo bati ibintu turi kuvuga ntabwo turi kubeshya. Sina ariko bashobora kuba batabeshya kuko ntabwo bari bazi ko mpari, bari bari kubiganira hagati yabo, njye nuko nabaturutse inyuma maze nkaba ndabyumvise. Ubwo rero bishatse kuvuga ko ari ibya nyabyo. Sina rero yahamagaye nyine Terry. Terry yaraje basubiramo ibi bintu yiyumvira. Yahise agira agahinda, maze rwose yumva aranasebye kuba nyine umukobwa bateretanaga abakozi baha bose bamuzi. Zaina yabajije Terry ati nawe ntabwo unyizeye? Kunyizera birabananiye. Naho Terry yahise yigendera ajya mu cyumba, dore ko yumvaga asebye rwose. Uyu mukobwa rero bahise bamwirukana, dore ko bumvaga batakimukeneye hano. Yaragiye rero maze ba bakozi ba hano basigara bishimye, bari kuvuga ukuntu yari asigaye abirataho, bati buriya yumvaga yaraturuse, ndetse yari no kuzadukoresha, yaramaze kuba umwamikazi. Nagende rero nawe rwose maze yumve ntabwo agomba kuzava mu bukozi ukundi. Yaratashye rero ajya iwabo, maze abwira wa mama nyine wamubaga hafi, amubwira ibintu byose ukuntu byagenze. Yamubajije impamvu abo bakozi bashobora kuba baramubeshyeye, nawe aramubwira ati icyo ntekereza cyo bashobora kuba baragize ishyari, kubera ko ibintu byari bimeze neza hagati yanjye na Prince Terry. Yari asigaye ankunda bya nyabyo, yari asigaye yarahinduye imico n'imyifatire, mbese yari asigaye ari umugabo w'inzozi zanjye. Bashobora rero kuba barafushye kuba yarankunze, kandi bose naragiye mbasangayo. Ndakeka ko nta kindi cyabiteye uretse ishyari. Naho rero uyu mumama yaramubajije ati hanyuma se Terry nawe ntabwo yigeze yumva ukuri kwawe? Yumvise ibyo bamubwiye ko ari byo bya nyabyo? Zaina ati nicyo cyambabaje, ko atigeze ajya ku ruhande rwanjye habe na gato. Ibyo bamubwiye yahise yumva ko ari ibyo.
Yarababaye rero agahinda karamwica, maze akajya abwira uyu mumama ati ikintu kibabaje ni uko atifuza no kongera kumbona, mbese byararangiye yaranyanze, ikindi kandi noneho yanyanze asigaranye n'isura yanjye mbi rwose. Ku rundi ruhande rero Terry we yaragiye ariheba ajya mu cyumba akajya yanga gusohokamo, agahinda kari kose, n'umuvandimwe we Sina yageragezaga ibishoboka byose ariko nta kintu na kimwe cyari kumara umubabaro Terry. Papa we rero yaramubwiye ati nubwo ibyo byose byabaye ugomba n'ubundi gukomeza kwitegura maze ugashakana nyine na Princesse Kadi nk'uko byari biteguwe. Terry rero yarababwiye ati ndagira ngo mbabwize ukuri ko noneho n'ibintu byo gushakana bivuyemo, byose ndumva nta na kimwe nkeneye. Papa we yaramubwiye ati ariko wivuga ibyo bintu kubera yuko iyo utaza guhura n'ubundi na Zaina wagombaga gushaka Kadi, bigire rero nk'aho mutigeze muhura, nk'aho mutigeze mumenyana, n'ubundi cyari gutuma ushaka Kadi kiba aricyo gituma unamushaka kuri iyi nshuro. Ntabwo rero rwose Terry yabyumvaga, gusa uko iminsi yagiye iza Sina yagiye amwumvisha ko agomba gushaka. Sina yakomeje kumwumvisha ko nubwo Zaina yamuhemukiye ariko n'ubundi agomba gushaka Kadi atitaye ku kintu na kimwe. Yageze aho rero yumva wa mugani nta mpamvu zo guhora yigunze, maze bose abemerera ko kuri iyi nshuro nyine agiye kuzashaka noneho Kadi. Umunsi umwe rero bicaye bari muri salo bari kubivugana nyine babivugaho, umukozi umwe muri ba bandi yaraje ariko aza nyine ubona ameze nk'ufite ubwoba. Yahise abwira rero Terry ati ndifuza kukuvugisha. Ati urashaka kumuvugisha iki rero? Nawe nyine ati ni ukuri utubabarire kubera ko ibintu byose twakubwiye twarakubeshye, ntabwo rwose Zaina yigeze akora ibintu twavuze, ahubwo nyine twagize ishyari kubera ukuntu wamukunze, maze dutekereza ko ugiye kuzajya umutonesha ndetse dutekereza ko rwose agiye kujya tuyobora, niyo mpamvu rwose twakubeshye. Sina yarumiwe ati ngo nguki? Ati mwese mwarabeshye? N'uriya mukobwa ati yego. Sina ati hanyuma ko nasanze muri kubivuga mutari muzi ko mpari, ni gute mwaba mwari muri kubeshya? Uriya mukobwa rero yamusobanuriye ukuntu rwose babipanze ndetse ko bari bazi neza ko rwose ayo masaha ari busohoke, ikindi kandi bari bari kumurebera mu kirahure. Babonye rero bahise batangira ikiganiro cyabo. Yarumiwe maze bahita basohora uyu mukobwa bati tugenda kandi mwese tubabone mwahambira ibintu byanyu mwagiye. Terry rero byaramubabaje maze abwira Sina ati mbabarira umbwire ko rwose ibi bintu atari ibya nyabyo, ntabwo naba narafashe umukobwa w'inzirakarengane ngo maze mugerekaho amakosa yose atigeze akora, noneho ukuntu ntigeze mureka nansobanurira. Ntabwo mbyumva ibyo bintu, ukuntu Zaina ari urukundo rw'ubuzima bwanjye, ntabwo numva ukuntu naba naramutakaje. Hashize iminsi rero mikeya maze nyine Terry abwira Sina atumva ndumva ariko nifuza kujya gushaka umukunzi wanjye, ndashaka kujya kumushakisha ahantu hose. Naho rero Sina yaramubwiye ati hoya, nta mpamvu zo kwirushya ujya kumushakisha, kubera ko ndabizi neza byanze bikunze yavuye hano ahita asubira buriya kwa Kadi, hanyuma rero ku munsi wa fiancaye yanyu niho tuzamusanga. Terry yahise amubaza ati none se kuri uwo munsi wa fiancaye nyine ninde uzaba ugiye kwifiansa na Kadi niba njyewe nzaba ngiye kureba Zaina? Naho rero umukuru yahise amubwira ati ni njyewe, uwo munsi nzemera mbe fiance we ndetse nkwemereye ko ari njye nzamushaka, maze nawe uzishakanire na Zaina kuko nyine ni urukundo rw'ubuzima bwawe. Terry yarishimye maze ahita ahobera Sina ati uri umuvandimwe mwiza kandi ni ukuri buri gihe unkorera ibikomeye. Baricecekeye rero maze ntibabibwira papa wabo. Ku munsi rero wa fiancaye baragiye nyine bose na papa wabo bari kumwe. Bageze rero muri salo baricara maze batangira nyine kubaganiriza ndetse rwose no kugenda babazimana. Amasaha rero yo kuvuga ijambo yarageze maze batangira nyine kuvuga ibibagenza. Umwami rero ari we papa wa Bateri yababwiye ko nyine ashimishijwe cyane no kuba uyu munsi aje kugira ngo rwose bashyingirane umuhungu we ndetse n'umukobwa w'ubu bwami yari ajemo ari we nyine Kadi. Nyamara ku rundi ruhande Kadi yari aryamye mu buriri ari kurira ndetse rwose yavuze ko atari buze gusohoka
kuko n'ubundi atifuzaga kuba yabana n'umusore utamukunda kubera ko nyine bari bafitanye ibibazo. Papa rero wa Bateri yabwiye nyine umwami wo muri kino gihugu ati hanyuma rero umuhungu w'imfura yanjye arifuza gushyingiranwa n'umukobwa wawe. Naho rero papa wa Kadi ati kandi nari nzi ko umuhungu wawe mutoya ari we wagombaga gushyingiranwa n'umukobwa wanjye. Kano kanya rero Teri yahise atangira kuvuga ati niba rwose mwanyemerera kuvuga nagira icyo mbabwira. Bati nta kibazo watubwira. Teri rero yahise ababwira ati rwose ntabwo nanze gushyingiranwa na Kadi kubera ko ni umukobwa w'icyubahiro, ariko nanone mfite undi mukobwa nkunda mu buzima bwanjye nifuza ko twashyingiranwa. Mama wa Kadi rero yahise amubaza ati hanyuma si uwo mukobwa ukunda ni uw'icyubahiro, ararenze ku buryo aruta umukobwa wanjye? Naho rero Teri ati ntabwo mvuze yuko aruta umukobwa wawe, ariko nanone niba umutima wanjye wahisemo niwe nifuza ko twabana ubuzima bwanjye bwose. Bose rero bagize amatsiko maze bahita bamubaza ati hanyuma se ni princesse wo mu buhe bwami? Nawe ati hoya, ntabwo ari umuprincesse, nta nubwo rwose ari uwo mu bwami, ahubwo nyine ni Zayina umukozi wa hano. Bose rero bahise bumirwa bararebana bati Zayina niwe ukunda? Nawe ati yego, naramukunze n'umutima wanjye wose, ndifuza rero rwose ko ari we twabana. Aje mu rugo kudukorera, ariko ukuntu yahoraga ambwira rwose Kadi byageze aho kubera ukuntu yahoraga andi iruhande biza kurangira naramukunze. Gusa mumbabarire rwose ku bibaye byose. Umwami rero ariwe papa wa Teri ndetse na papa wa Kadi bararebanye maze baba barasetse bati urukundo ni rwogere. Bo ntacyo byari bibabwiye, icyangombwa ni uko bari babonye umukwe wo muri uriya muryango, ibindi byose ntacyo byari bibabwiye. Hanyuma rero umukozi wari uri hano ahagaze nyine inyuma y'aba bantu nyine kuko ari we wari uri kubaseriva, yumvise ibi bintu byose kwihangana biranga, yahise yiruka maze ajya mu cyumba. Yahise abwira rero Kadi atumva nzanye amakuru atangaje. Abantu bicaye muri salo bumiwe, tekereza ko Teri yavuze yuko atifuza kubana n'igikomangomakazi cyo muri buno bwami, ahubwo ko igikomangomakazi kigomba kubana na mukuru we Sina, kubera yuko ngo Teri afite undi mukobwa akunda ari we Zayina, ari we yifuza kuzabana nawe. Kano kanya Kadi yahise abyuka ati wumvise neza? Wumvise Teri avuga ko akunda Zayina ari nawe yifuza ko bazabana? Nawe uyu mukobwa ati cyane, nabyumvise rwose. Kadi rero yatangiye kumwenyura ati oya ntabwo bishoboka, ati ibintu uri kuvuga ni ibya nyabyo. Uyu mukobwa ati nabyiyumviye, ati rwose byarangiye banabyemeye, bemeye ko nyine wazashaka uwo mukobwa akunda. Kano kanya rero Kadi yahise abahaguruka ku buriri yihuta atumva nimuntegurire ikanzu vuba, ndashaka kwambara byihuse kubera yuko ngomba kujya muri salo. Mu kanya gato rero nyine batumyeho igikomangomakazi kugira ngo kize guhura na fiyanse wacyo, ubwo cyari kigiye kuza guhura nyine na Sina kuko ariwe bari bamuteguriye. Yaje rero yambaye neza cyane nyine nk'ibikomangomakazi. Mu kanya gatoya mbere y'uko yinjira muri salo, umukozi yaraje maze arababwira ati igikomangomakazi kiraje. Bose bahanze amaso aho nyine umukozi yari aberetse. Mu gutungurwa rero Teri yagiye kubona abona umuntu utungutse, nta wundi ni we yitaga Zayina. Bose bararebye maze baguma bafunguye amaso cyane, dore ko bose bari batangaye, ari umwami papa wa Bateri, ari ndetse Teri, ari Sina, bose bari bumiwe. Batangiye kuvuga bati Zayina se kandi na Kadi baba ari umuntu umwe? Naho rero uyu mukobwa yaratambutse nyine atuje, araza asuhuza papa uko yamusuhuzaga aciye bugufi cyane, asuhuza mama we, hanyuma aratambuka asuhuza papa wa Bateri, hanyuma ahita yicara iruhande rwa papa we. Papa we rero yahise ababwira ati uyu rero niwe gikomangomakazi cy'ubu bwami, akaba yitwa Kadi. Bose baratungurwa bati oya, uyu nguyu turamuzi cyane kubera ko uyu ni Zayina yabaga iwacu. Naho rero umwami ati ngo iki?
ati ibyo bintu se muri kuvuga ni ibiki? Batangiye kumusobanurira ko uyu mukobwa uri hano ari we kandi Zayina wakoraga ibwami. Papa rero wa Kadi yaramubajije ati hanyuma bimeze bite mwana wanjye? Naho rero Kadi yabwiye nyine papa we ati rero papa, kubera ko wari warampitiyemo umugabo, nifuzaga kubanza kumenya umugabo nzashakana nawe ameze ate, nicyo cyatumye njyayo rero kugira ngo mbanze menye imico n'imyifatire bya Teri. Papa rero wa Kadi yarahindukiye areba Teri ati hanyuma se Teri? Teri rero yahise amubwira ati rwose mwami, uyu mukobwa niwe navugaga w'inzozi zanjye, niwe nihebeye, niwe mukobwa nifuza kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Bose rero batangiye kwishima, batangira gukoma mu mashyi, dore ko nyine ibirori byari bibaye ibirori noneho. Sina rero yabwiye Teri atumva ndishimye ku bwawe ntabwo ushobora kubyumva, n'ubundi bari bari kongorerana bya bindi byabo. Papa Kadi rero yahise abaza Kadi ati hanyuma se wowe Kadi ufata ute Teri? Naho rero Kadi ati ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndetse rwose ni umusore w'inzozi zanjye. Papa wabo yahise ababwira ati nimuhaguruke bana banjye maze muze hano imbere yanjye. Barahagurutse rero bagenda bapfukama imbere ya papa wa Kadi, maze bose abaha umugisha, ndetse rwose byasaga naho ari kubasezeranya. Arababwira ati aho muzakandagira hose hazababera umugisha, ibyo muzakoraho byose bizaba iby'umugisha, kandi icyo muzifuza cyose kizagenda uko mubishaka. Muzabyare mwororoke, mubyare abazabasimbura, ndetse mwongere amaboko. Yababwiye amagambo menshi kandi meza, dore ko rwose ibyishimo byari byose. Yabwiye rero papa wa Bateri ati ndanezerewe cyane, ndetse rwose kuba ubwami bwacu bwongeye kwiyunga ni ibintu nyine byiza cyane. Ikindi kandi kuba noneho abana bacu bagiye gushakana bakundana bya nyabyo, ibi nabyo rwose bisa nk'aho ari igitangaza. Barishimye rero batangira guserebura, maze Teri ndetse na Kadi barahagurutse barahoberana, maze Teri abwira Kadi ati ndagukunda cyane kandi ni karibu mu bwami bwacu. Naho rero Kadi nawe ahita abwira Teri ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose mwami wanjye ni karibu mu bwami bwacu. Ibyishimo rero byari byose. Ubwo nyine bari bamaze kubashyingiranya nk'umugore n'umugabo, ndetse ubwo Teri yagombaga kuza kuba muri buno bwami, dore ko ariwe wagombaga gusimbura papa wa Kadi. Sina rero nawe yari anezerewe kubera ko atarashakanye n'umuntu ategeze akunda, cyane cyane we ko mu myemerere ye yavugaga ko umuntu bagomba gukundana ari umuntu nyine bagomba kuba rwose baramenyanye igihe kinini, maze bagafata umwanya wo gukundana bakazabona gushakana. Igihe cyarageze rero Sinajya ku bwami iwabo nyine. Naho rero Teri nawe atangira kuyobora iki gihugu cy'iwabo wa Kadi. Gusa yari yarabaye umuntu mwiza cyane, dore ko yari asigaye azi kumva buri umwe wese yumvaga igitekerezo cy'uworoheje n'ukomeye, ndetse rwose yakundwaga n'abaturage kubera ko yari yarahindutse. Ntabwo yari akiri wa musore w'umunyamahane, ndetse n'abakozi babakoreraga ntabwo rwose yari akiri wa muntu utagira icyubahiro, ahubwo yari asigaye ameze nka papa we neza. Uko papa we yari ameze yubahaga buri umwe wese. Ubwami bwabo rero bwaragiye buraguka, cyane cyane ko bombi bari bafatanyije. Aba bahungu bafashanyaga muri byose, ndetse bagahana ibitekerezo muri byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.